kano kanya sisuza nyir'urugo we Izute ibiki nagutinze ako vari karame shaho wagukize wakira vuba wowe nawe jye ubibona ariko bizaza ubu ku myaka ufite urumva ukwiye kugura mu ntebe za mama wawe ukajya muri telefone ukumva ntacyo dufite mu bwonko hasi ikibazo kirangana n'ubwo niki ariko buri munsi tuzajya duhora ducyokera bya hato na hato bya buri munsi bini neza ikibazo kiri he n'ubundi icyambere uko ari za mama wenda yaza ko ari za rubanda byo byako ari ikibazo ariko se n'ibintu by'iwacu ibitwaye ku myaka yawe ufite uri kumva kubyuka mu itondo mama yirinda aje kunywesha igikoma saa yine umushyushyo saa sita kurya ubundi ukagarama mu ntebe ku myaka ufite ariko se mangereka nkubaza ikibazo byari ni iki ubu se umugati tugura wa buri gitondo nturi kunyurira ku mafaranga yande mukuru wawe kuri wanjye se cyakora ko kindi byaramwero na muhima ndabibona byoro nyumvira ubu kandi ugenda mu nzira abakobwa barakora bakavuga ngo umuhungu mwiza w'ibwaga n'igikara umuhungu w'ejo hazaza batazi ukuntu urakabwa ariko ndakabwa iki ko nta muntu numvise urakabwa kabivare urakabwa guhera kwa mbere kugera ku cyumweru ubwo wabyaye imbwa wowe vuga ngo nanjye vuga ati ubwo niba ndimbwa ndakabwa uri mama wanjye bivuge nari oya nari bivuge oya bivuge kandi tangira kongerekera vare singa ushaka mu rugo rwanjye no guhera uyu munsi nizura kugira ngo ngehe narakurihiriye ndirya ndimara irifa kugomba gushaka icyo gukora byakanga uryango urafunguye abaza mangereka nkubaza ubundi kumbyara kwawe wambyaye nkunze cyangwa warishimishaga wate nakugeze ngo uzabe igicucu ariko ndi igicucu gute Diego ntago mwenda kungana ntago muri ndahekana ariko ntakorera amafaranga mwese ntimwize nyimba yaragize amahirwe akabona akazi ibyo ngibyo mbizi uzakabona gute bije kuryamye hanga kuko yirwa ryamye mu byo arakumva ntagerageje ese bitese Nisa. amakuru kumanutse Ese ntangiye hari ijya kumvana. ugiye mu rugo Aje ngiye. akisirika mubaza cyangwa mbe ndetse ukubanza ugiye muri ibyo ugiyemo Chakombaza iki? biri seri ukunda na Valence Hari igitangaza kirimo. byanyabyo Nyine hari igitangaza kirimo. birenze n'igitangaza ni ibitangaza Kubera iki? asubwo ukunda Valence cyangwa uramubeshya Isi bibazo abanyarwanda. None se wowe ushinzwe kumenya nimba umuntu umukunda cyangwa ntamukunda. cyangwa waramuroze Ahubwo se wowe nkubaze ushinzwe igenzura ry'amakupura aba muri iyi quartier yose. rega Valence se nuzi ko tubindimo Ese ko muvundi mwivuze ko uza kumbaza kuki utagiye ngo mwibarize. ko Valence nawe umuntu yirirwa aririmba isimbi yirirwa nimba yirirwa ndirimba kuki utamubajije we nayo isimbi mufana iki ku buryo bari kumuririmba azeni ndamubaza iki dore ngero aza kumbaza iki buri warifashe ukunda umuhungu waje waditu nyine wowe urambaza iki nimba utari nta kintu wamaza ngero aza kumbaza iki narakwibye se ku buryo uza kumbwira ngo nikoze ko nkunda na Valence ariko iyo nsubiza ukareka kumbaza ibyo bibazo wari kunsubiza nawe rero ntago nshinzwe gusubiza abantu bose uje kumbaza ibibazo byose bo muri iyi quartier ngo musubize ibibazo afite ntago ndi umusubize ibibazo byose nuko mudakundana rero ahora yikina ahora ariko uzi ntabarimo ibyo barimo se birakureba nta makuru ufite abo ahubwo yambaza kagira inkuru n'umuntu wo kuyabara umunwa ndo ufite kagira inkuru ako ntabyo gukunda na Valence man ngiye na Valence turakundana hari ikintu ushaka kumva biri serieze murakunda Valence ndamukunda nta nubwo nakunda umuntu nkawe noneho kugira ngo nkwemeze urefata nyine umukobwa mwiza nkawe gutyo none se Valence we ni mubi se uraruntu ubwo se nimba uruntu wowe uri iki ko abantu mudatekereza neza reba Valence ni igicucu man ese ubwo ukunda umuntu nimba ari igicucu wowe uri iki mukubye gatatu aya urabona wangeranya na Valence oya ndeba gutyo na Valence muri ingofero ndebe neza se
ibiraka byaho hafi ngerageza kubikora rero nk'ejo bundi ikintu twari dupfuye uri kumbwira ngo nanjye kudepoza mu bwari kuko ari byo nica ngusobanura ntubyumve kano kanya rero amashuri yose mfite ujye guhera ku mushahara w'ibihumbi 100 wakihanganye mu minsi mike yako njyari reka ubu namba ndyamye gutya ariko kimba ndi gutekereza stop wowe urinde usuzugura akazi ubu nta bantu uzi bakoropa mu mabiro kandi bakorera amafaranga 30 twari babayeho icyo ndacyumva ariko nimba njye nkifite okaze yo kuba ngufite waharetse nje nkategura umushinga wanjye neza isaha ku isaha nshobora kubona umukuru kandi umuntu w'umugabo ejo bundi baragukubita ifuni wowe bakuzeza kwiba kubera yuko niba utangirwa n'ibihumbi 100 utanakoreye ejo bundi uzarya ifuni mu mutwe ariko leta yari ndi ready yukusaza kukutwaza gusa kuko nicyo wanyifuriza nese n'ubundi kwandiye kandi kufite amafaranga rero zose n'ubundi kukodesha amafaranga bagu basi ngewe uri byo gukora umushahara ntabwo mbona igihugu pe wansaidiye wenda ukama agashoro gake nkizunguriza Aje banje bose bacuruza mu mujyi ubona ko ibintu byose bisigaye byaragenze neza ari mu ngiye cyari cyo cyose nazunguza nunazunguza cako ariko byo nkajya nkora ku mafaranga ya buri kanya ariko bamwe ngo tekereza ubwo 100 umuntu akorera ngaye ku munsi vare urumva amafaranga arimo nyumva neza uyu mwana wanjye ndanagukunda cyane yewe ibi byose mbakubwiye ntago kukwanga njya ngugire nawe ariko umuntu wese winjije asuzugura akazi ka make kariya ka make kakubwiza kandi kazi ka menshi umvise amafaranga makeya apangirwa kimwe na menshi hari ukorera menshi usabiriza hari ukorera makeya ahubwo akaguriza na wabone ukorera menshi oya nyine wowe ngiye nyizera kandi hari isomo byiza akoze ngiye kana nkwibariza ma diyago ko wagize gutya ejo bundi kwa muhaye miliyoni ngagiye gushora kwa yamuhaye none ngewe basumbure na magana vare impamvu nuko afite ubwenge ntongere kuvuga gutyo neza nyine yagira eganije nawe we nangira ntukavuga kuvuga na Diego ntago munganya ubwenge nta soni hakantu byose muzajya umuntu w'umusore nkawe agenda ku mutungo ngo ya nyina tetwa uracurande ngo ni wanda uracurande ngo ni wanda uri singi gukubita vare si uko nagiye gukubita genda bango mwe narakubye ntago ari wambyaye byari bincitse imbesire na so wachatse yarindire yite natarancurira ingore stupid ugiye kukakora umusaza nkandi unandebe neza ureke ko ari ikibazo mfite nazi Valence afite icyo kibazo uzi ikibazo kimwe se cyambere wowe nawe ndi munareshya ntago tureshya uburebure ufite n'uburebure afite nta kibazo ariko nyibishimira Imana wa muntu mugufi niwe wahuye na Yesu kandi yamucumbikiye iwe ubwo rero mwe nkubwira ijambo ry'Imana ariko mva gahunda ukuntu zimeze mbwira ngo ibyo wambwira byose njye ntago nakunda n'agahungu nkawe kameze gutyo Valence sibyo icyambere cyo ibintu abarimo ahora yiba mu mafaranga wowe ntago mwiba uretse se nanjye nyiba amafaranga noneho wumva ukuntu ari igicucu kitanumva ejo nagifashe kirimo no kwikinisha guki none ngo ugiye ukuna Valence Valence ni igicucu Valence ni imbwa Valence ni umusazi nejo wundi bashobora no kumufunga ugasigara uri mu mandazi wa umaramaza wajye ubanza ukamenya amakuru ukareka guhita wifata untuka ngo ndi mugufi namaze niba ndi mugufi ndamaze ngaho genda ukunda na Valence uzintu bagiye kumukorera muri iyi minsi ejo bundi yari arimo aryamana n'akana k'abandi batangira kumushinza ngo ubusambanyi nese uretse se nkubwire wari uzi ko Valence yigeze gusambana n'ihene baramufashe icyo gihe bamaze kumufata oya wiseka umva ukuntu byagenze bose bamujyana kwa muganga wibeshya ntabwo bashaka no kumufunga nta makuru yaryamana n'ihene sibye no kuryamana n'ihene ngategereza ngo ukunda wese umukurikiye iki buriya bufaranga sererwa yiba nibwo umukurikiyeho ejo ndi bamutangiye ikirego cy'ubujura nta makuru ufite none kuki ubushaka ko ntaguha amakuru kandi ngomba kuyaguha urumva ukuntu ibintu biba bikaze wowe uri aho ngaho uri mu mandazi gusa wasamye none se umva nkubaze duhenda tworoshye ibintu ese basi ibyo bivuze nteze amatwi nkubwira kandi ese yari yagusaba ibyo ni ibanga ryanjye nawe ntabwo ari ngombwa ko bikubwira ntabwo aragusaba nyine ntabwo nakubwiye nimba yaransabye cyangwa ataransabye iryo ni ibanga ryanjye mba rero nkugire inama sibyo niba uri umuntu umukunda koko ugende gakeya ugabanya amaferi kuko ibintu birimo kumubaho nawe ubwe biraje bibagireho ingaruka mwembi
kimwe nuko ibyo bintu arimo kugenda yiba ashobora kubikora bikaba ibibazo. Ibyo bintu koko ndimo nkubwira wowe bishyire mu nyurabwenge bwawe, koko urumva narenganya umuvandimwe wanjye, urumva nakorera iryo kosa, ahubwo wowe mfasha byibuze tumuhindure turebe ko yareka ubujura, niba ibyo wanabishobora. Ariko n'imbwa mwana nanjye ubwawe nsigaye mukatira, urumva reba icyo gukora ukuntu utagikora, ahubwo wowe umpena nimero zawe tujye tuniganirira ubitekerezo. Ari ikibazo uri kuvuga n'ukuri kuri Valence ngabyiguma niba utarimo kubyumva, kurikira imbwa nawe urebe ibyo bagukorera. Ntaguma nimero zawe se byibuze, wampaye nimero zawe dekura teye neza, ameze furesha. ese Jerry ubu urandeba ukandeba ukabona ngenda umukobwa ukwiye kuza kwicara hano ku zuba ku muhanda, bitwaye iki se? Bitwaye iki umugenzi wese unyuze handeba aho se reka ngiye nkubaza basi, ntabwo ari proud yanjye kuba dukundana? kuba proud yawe ni kimwe no kuza kunyicaza nuko ni ikindi uzwa kugira ngo tuze gucana wari tukicara mu rugo tukaganira. Nifuza ko tuganira, nifuza ko nyine tuganira ahantu hatari iwanyu hatari n'iwacu. Kubera iki? Ubwo rero bari gushaka ahandi hantu njyana hatari hano. Reba izuba kuntu rimeze. Ako ngiye kankubaza. Usiro ni izuba ndoreba none iminota 3 ahubwo. Oya ntago ngenda tinda tu. Kano kanye sinzi nimba nabyita kari ikibazo, nimba nabyita kari ibibazo. Wumve ko nyine nanjye ubundi kwireba nyine nkibo. Ndabizi umuntu wese afite ibibazo pe. Nta muntu utagira ibibazo. Especially abagabo, nta mugabo utagira ibibazo. None sinyine ko mfite ibibazo basi wakumvisha. Ubwabyo no kuba duhuye. Nicyo kintu muri cyambe wakoye kwishimira. Yesu wifuza ko wena nshobora gufata umwanzuro wena nkanajyana runaka nakubwiye. Ahubwo se tukivuga gutyo. Ngiye bisubizo byanjye urabinzaniye. Ibihise kandi. Ese ko nagusubye amafaranga y'inzara ubu warayampaye. Urabutamva n'ikibazo mfite utangiye kuzana amayinzara. Nyine se ringe nawe ninde wasabye undi mbere. Isi. Nyina nkamagara mizera gukora ubu ngubu none nsigaye incanga. Byukuri. Ikibazo we ntabwo kinyumva. Ariko reka ngiye nkubaza. Oya, reka ngiye nkubaza. Yaba ntakumva nta nubwo nakabaye ndi hano. Nyine ikibazo ni iki ngiki. Wenda shaka kubwira situation nari ndimo kuntu imeze. Ni impamvu itumye nkutumaho. Aho utangiye kuzana amafaranga y'inzara. Ubushize n'ibyo wari uri kuvuga ngo twicaye hanga. Ubushize ntabwo twari turi muri bar. Hari ikibazo. Iyo ubushobozi bwabonetse usiko ntajya nkurya rwose. Ariko iyo bwabuze nyine nabyo ugiheze ubyihanganira. Wagiye utuza ko. Nzuko nagusabye amafaranga y'inzara aciye iminsi ngereba inzara zanjye kuntu zabayiraho nazitasa. Nyine nari nk'ibitekinika mwana. Ariko uziko muri no minsi ntakazi mfite. Natwatura kanajya mbona twato nato sinkubeshye. Nyine wagira ngo nimba ari shitani nimba ari iki wajya umupfumu wandogeye neza. Umupfumu wakurogeye se umupfumu wakurogeye n'uwo. Ntese ubu ni kuto wabyumva ushaka kumara icyumuro kamara ibyumuro 2 ntani kiraka cy'igihumbi. Ngeze ubwo ntabyo mfite se ntuje. Neza nyine kutuje. Nishimiye kuza ngusaba amafaranga ngo amafaranga yo gusukisha inzara amafaranga yo kugira gutya. Mu gihe ibintu byagoranye nyine basi wakihanganye. Kuzi ko ntajya nkurya iyo nakabonye koko. Rero ntabwo bantuye kimini. Se wayabaza. Se wayabitse. Mama y'ihumbi 10 gusa. Koko mu byukuri wakihanganye. Nk'umuntu nafite stress zo mu rugo. Mama na mukano kane ntabwo tumeranye neza. Mukuru wanjye nawe ntabwo tukivugana nyine wajya ngo sinzi. Mujye mumerana neza kangaye ku munsi ku cyumweru na. Action. Yego sha. Ahubwo se nkubwire. Giye sugira ngo ntabwo ngiye kuzafata ahubwo se uzafata ryane mbwira ngo ngurize umwanya ariko uzama 10. Kwa gatatu nzafata. Baba. Umva reka ibi biti bira cyo kukivuga ni mugoroba reka mvuga n'umuhungu wanjye. Shaka kunda amafaranga. Reka tuze kubivugana ariko nyine niba itakora ibiri umaye 10 nawe guheza umwana ntugire ikibazo. Sawa? Mabujam. Ndi kuvugana na Kadete ngashaka. Nakwa mubita amafaranga mu kibina. Nanjye sumye. Leta gwega kantu keza muri iyi minsi kari kugenda. Rwose mwana wanjye Abanyaho bigeze. Ay business iragenda neza. Iragenda iraninga. Gura we gura.
ahubwo se bimeze cyangwa waramugesheje we banza mbiri icyo kibyina nyine ni icyo bwira nyine turimo cyahandi kwa mama mimi turabana 65 dusana 2 ku munsi ni hafi 150 ngaho na 20 kuzamura ubwo rero Kadete yabambwira nyine ngo mumve umwanya wanjye ampa agacumi ntabwo nakaka wabyemeye sara amafaranga nkeneye nayafata ariko serious waye kwase ukakira ko nandi mu nzira nziza zo gutera imbere ukamenya 10 nkaba yaguhaye ntunshinge nyine gereka muri komereza ibindi ubusanze muri muna wawe yanyisha kora bimbwira uriya uzi ko zikancura ingoni se avuze mwaratonganye ngo none atsidukuru babivanga sigaye mvuga nyine nawe akavuga yakibimbwiye nagikubita naterwa nkadunda banitinyira abasore b'ikigihe bashaka mukubita akazakwemeye kotsa gahunda yanjye remeze neza irakomeje ariko nyine asibye iki kibazo nyine kiri hagati yacu kiri guterwa na Valence ntabwo ngiye ndibuze kukihanganira wese nkuri birimo birambangamira ndagira abashyitsi nkanga kubatumira kubera urusaku ruranga ibyo bintu rwose merire kumubikemura cyangwa se nyine nzabyikemurire ubundi nyine ngiye maze gukura ubundi bacumanga mu Kinyarwanda umwana apfa mu iterura ubundi gihe Valence namubonye nkimubyara ukuntu yagiye akura akuru bagazakura bigahinduka nanjye nuko bitewe n'ukuntu twakuranye kuri ubona Valence neza neza bikora nk'irasende neza none se me ngenza bigenza gute uzi ko bisigaye bigera kuri rwa rwego noneho urwego nanjye ubwanjye ntazi kuko ariko hari ikintu ndimo gutekereza nyine igihe rero ikintu cyumweru we nawe mumerana kangahe mumerana neza kangahe ariko rimwe na rimwe byabicamo yereka ikibazo nyine wowe ni kimwe nk'ubu kano kanya wajya mu mama wanjye nawe wajya neza neza mwese muri mu gatebo kamwe uzi ko burya ngo abagore bose ari bamwe koko nawe ndi mu kazi ndi gukora nta kintu ashobora kumbwira ariko abona nyine ibintu byahagaze gatanya nawe akanyina akandi ugasanga n'ibiki koko rero umugabo nukora ujye ubimenya ntabwo ari umugabo ntabwo ari uwicaye mu rugo umugabo nukora ako siseka wenda kubaza sibyo wenda kano kanya mu byukuri ninjye wandikiye ko nshobora gusolvinga ibibazo byawe byose ese hari undi mugabo uzingira njye gushaka abandi bagabo ngo niwe wandiki none wambwira njye gushaka abandi bagabo nabo babinkemurira neza ngubu ni wenda ejo cyangwa ejo bundi wenda ndamutse ngize amariko nkabona akazi tugakora ubukwe ubu twasezerana iki sivanga mutungo bivanga mutungo nyine njyewe singusabye amafaranga ariko basi ngusabye kunyumva byura umutima wanjye ukabohokera imbere yawe nkuko kera twari tuganira ukanyumva nyine nkumva ndishimye nkumva ndanezerewe ubu ngubu koko byagenze bite ariko n'ubu ndakumva kuko iyo abantu kumva nyine ntabwo nagabaye ndi naha nyine ikibazo nuko we njya kuzana ibintu ukabuzanyemo ibintu by'amafaranga wenda kano kanya nubwo nta bushobozi mfite bw'amafaranga ariko ushobora no kumva igitekerezo cy'ikintu umuntu yakora kano kanya njye mfite imbaraga nubwo ndi ibintu nyine urabona ukuntu umuntu yiga kandi nyine nawe warize nese umugabo we ko wize hari ufite akazi nyine kugerageza gukoresha amaboko ngo basi ndeke ibintu byagenda neza basi wakihangana kumvanya nabo nkomeza guhagarara kuri izuba ngiye kwitahira nese byibura aya mafaranga y'inzara koko urakeneye cyane nta n'umwe uzikira inzira urareba hano zitatangiye komoka reba ku maguru ukuntu bimeze nkeneye gushyiraho indi verine wenda katureke kuzamara ngo nshyiraho izindi da nkeneye gukuraho verine ngashyiraho iyindi ubwo ngubwo byasaba ngahe ayo nakubwiye 5 nise urabona by'ibirenge byo bimeze neza ntitwavuganye 5 gusa koko nyine nakubwiye nanjye nagusabye 5 nise urabona nyine nzakoresha intoki n'ibirenge kandi nabwo shima Imana ko nihangana nkagenda muri salo ziciriritse abandi bakobwa bajya muri salo zibakoresheje inzara kuri 30 40 ibisuko by'ibihumbi 100 ngende hangana nkakoresha ako se tuvugisha ukuri tugaruka nko kuri nicyo kintu cy'imisatsi n'ibisuko ubundi umusatsi wogoshesheje byatwara iki umugore ni umusatsi nese abarokore se abagore ubona ari ikibazo baba bafite umva njye nabo nkomeza guterana amagambo nawe nditahiye wese wogushakira wenda 3 uzi ko Valence siga akundana na Isimbi wa mukobwa bivunika ndamuzi uramuzi ibaze ko basigaye bakundana nta kazi afite uzi n'uriya mukobwa ukuntu yigira oranje nanjye ubwanjye ntabwo namuvugisha sinamushobora inzara imisatsi ibaze ko asigaye akundana kandi uzi ko Valence nta kazi afite ariko abahungu ntabwo tukuntu mutekereza
gute umuhungu wumva ari mu cyiciro cy'ubudehe cyo hasi imvura yakunda n'umukobwa uri mu cyiciro cyo hejuru kuki mwumva mutagera uko imbaraga zanyu zingana wenda yagukunze ndabyemera pe yagukunda aho bura Valens abona isi ibyo byashoboka ubu nyine kiriya kibazo nicyo cyamukuruye ntubibona se Rozano ntagiye ariko mfite akazi navuga ati bazi ko ntashiringira ariko bazi nanjye namubonye kuva kera gikura ariko ndifata none ndebera Valens iyi pashe muri tekereza ko ya mafaranga namugurije yagiye agahita kuva ku giti dore umuntu Nk'ibimenye. umukobwa nkuriya gucika ate oya uretse se nkubwire nkibimenye ikintu cyambayeho nakoze ibishoboka byose ngo yandebe wenda ko namuteranya na Valens akaba byibuza akamuha agahenge arahemutse oya ntabwo nahemutse ese reba uriya mukobwa sibyo ntabwo afite urwego rwo kunana Valens kandi Valens nta kazi afite ari mu bintu by'uburofa arirwa yirukanka ntakijya niba ari nawe umushuka ngo ntakore simbizi cyangwa ikosa wakoze no mu buzima buri umukobwa iyo umubeshye arabyemera ariko iyo agufashe agutakariza icyizere oya ntabwo azabimenya iryo ryaba isomo ry'ubuzima ntabwo abakobwa ku mwana babeshye uzajya amererwa ntazagufata ko ntagufata yego ese kiriya kiganiro tukagisura yakora bakinteye ubwoba nta na gahunda ngiye nta gahunda mfite kuri uriya mukobwa ahubwo kereka wenda hari ibindi ibintu bibaye bigahinduka gusa ngiye icyo nshaka ni ukugira ngo arikane na Valens kuko ari kumurarura izo ni amazi ninywere izo ni amazi uzana amazi akonje nishuzanira ariko iriya gahunda rwose tugomba kuyikemura yariya mafaranga tukayarya ufashe undi mwana uramuteranya kugira ngo murumuna wawe oya kanze ndaje tubiganireho nkubwire uko byagenze urahita usanga ari byo abantu b'iki gihe niko bameze ariko bibaye byiza bareka abantu bakikundana kuko ntabwo uzi umusaruro bizabyara Mwaye bigeze. komera komeza Isa. Nakwitabye. Neza. message ntwayibonye se Nayibonye. Ako sivare. Ubu tubwizanyije ukuri ko kuzaguma muri buno buzima. hagase mwana nyine bigenze ni wangu Ubigenza utese sinakubwiye cyagiye ngo ujye kudepoza mu bwarimu ubonye abandi bana batarabafasha. nyine cyagene pe nanze kandidative ndayijyana ariko mu bafashe ntabwo ndimo Urayijyanye cyangwa ntabwo wayijyanye wihagazeho ngo abana ngo ni fake. ubu ngiye kintu reka mwereka narebaga urahara ukuntu nyine bitewe n'ibintu yarize akuntu mvuga ati mfatishije ushobora gukupitira rimwe nkaba nakubita nka miliyoni 50 ijana se nyine manjyewe ndi wa muntu nyine saa kusama nizera ko ubuzima bwanjye ushobora guhinduka rongera narebye insanga nindamuka ngiye mu cyarimo isaha ku isaha ushobora kuza andi mahirwe sinyabona ariko kiryeje bwana nafashe umwanzuro naye ndemera ndakora nubwo yahubwo ikibazo cyabayeho naragiye nsanga nyine ngo intuza system yarangiye nyine ngo bwafu nagiye ngo nakerewe iyo mpamvu ariko kandi nyamara nakubwiye kare twese nitwagiye kudepoza twareba hakiri kare wese nakubwiye ngo nyine ariko nta kibazo tubyiga nose ubwo nyine ibyo wizeye ngo uziga urabona uzabitegereza kugeza ryari ngiye kwiga narize urabizi ubwenge ndabufite pe ariko ikibazo nuko nje ibintu niyigiye nta kazi ndi kubona none se uzategeza kugeza ryari erega kwiga ntabwo ngo ugende ukora ibintu wize aha nose uba ugomba gushakisha mwana reka nkubwire ubu ngubu wishimiye kubona reba mukuru wawe si ifite akazi hari umuntu umureba nabi rega iyo umuntu afite akazi aba yubashywa na hose ntabwo bizi uzi ukuntu kimpangayikisha ni wa muntu mubwira ati mu by'ukuri nawe kukabanya ejo bundi wacurutse nanjye ejo cyangwa ejo bundi ko nagira amahirwe ariko ubusanga ari mama baba bamfatanyije yari nawe nta kico mbese ubu ngubu reka mubwize ukuri uretse nawe na sheri wawe ubwawe nta gaciro azajya guha rega umuhungu nukora umuhungu se udafite akazi reba wirirwa uzenguruka no muri karitsiye nta muntu w'ubu ukwitayeho bose ni ukukuvuga yaciye hariya nta mafaranga ufite ntiduzaguha agaciro ko nanjye arigenza akakwaka basi nkamubwize ukuri ntabwo nabyishimiye kuko kano kanya na sheri wanjye ntabwo byo tumenye neza sindi bari mujya mugana nabonye muri n'icupa ariko nyine wumva yuko mbese sinzi nubwo rero nyine naramfana nakubwiye harakana nyine nimaze iminsi naramwemereye sinzi nkubeshye pe ndakwingize bwa nyuma narimo cyura umuye utume wenda ko ntandukanye nawe uyu munsi wenda ejo hagiye byazagenda neza kuri ngiyeyo nemeye ikintu mba numva nzakomeza nkuguriza uzanyishyura yukuye he ako se wowe ikibazo ufite niki ngereka nkwereka sura nk'ubu ndamutse ngize gutya rimwe
imana ikampira ibyo byose byagenda neza kandi singwese umwanya nzakwitura ndayagwa nta kibazo ariko reka nkubwire aya mafaranga utanyishyura inshuti bwanjye nawe buzangirika ntabwo nzabyishingira nanjye rega mfite ibintu mba nayapangiriza abakobwa tuba dufite ibintu byinshi itonde kuyafata banze nkugire inama Valens rero nyamara ushaka wajya mu gisirikare ni ukuri barimo barandika n'ubusha itangazo kuri radiyo ushaka wajyayo bakakwandika kandi bagufata reba uburebure bwawe imbaraga zawe ndabona uzifite zo ntabwo ari ikibazo shani meza nari bikaze ko wabugurishije ubwo nabura gute ahubwo wowe vipi shani sinzi aho amasanga udahari ugasanga mama sinzi aho wagiye uyu munsi uraha cyangwa usigaye ufite akazi shani ntabwo wakwirirwa mu rugo reka uba ugomba gushaka ahantu ujya ugashaka utwo gukora ese wahora wicaye mu rugo gusa ese ku buryo naza hano iminsi 2-3 yine nkasanga udahari nese nyine ndagafite ese wabaho udakora muri ubu buzima ukumva abandi bana murahira byazagenda ngiye uteze byarancanze akazi narakabuze ese wakaburiye akazi buriya nawe wandangiye se shari wandangiye akazi ntabwo ugasanga umuntu iwabo urahaguruka ukagenda ukabaririza mu nshuti y'abavandimwe nta muntu ujya ubura umaze akazi kudepoza uzi ko ntangana hagize n'umuntu ushaka gukorera icyaha kuri diplome yanjye na fotokopi y'irangamuntu yanjye sinamenye hanyuma se yabura iki shasi mbizi maze kudepoza nk'ahantu nk'icumi ariko still nawe nta n'umwe wabambwiye ngo ngwino mu kazi urumva se bibabaje ahubwo nawe umuntu ndangiye nubona akazi yose yewe nzaguhamagara pe ko ndumva ibyawe mbese bikomeye amakuru n'abahungu iwanyu bagiye ariko numva nta n'umwe ukora shana haba hari nyine umwe yagiye mu kazi ariko undi nyine nawe ndumva ameze nkawe mwese mumeze kimwe mwese ubundi reka mubaza Valens nta hantu yagiye ko nawe nta kazi afite nonese niyo ko nta uri hano mu rugo wasanga ari na hano hafi mu baturanyi ese ubundi kamubaze wenda so kubinjirira ubundi wowe na Valens na Diego ubundi mubanye gutana mu rugo nyine se tuba nyine urumva Diego yifitiye akazi urumva Valens nta kazi afite nawe nyine ni nk'uko kwawe aba yigize umuntu urenze ba bantu baba bashaka gukurira amafaranga ari hejuru biyembe ese murumva ubwo buzima mani muzabushobora manjye ntabwo ari uko mushaka ugomba gukorera amafaranga abonetse ntabwo ngiye uko nshaka gukora akazi karenze sibyo ubu ubonye umuntu ugomba reba ahantu dutuye sibyo ubonye nk'akazi kagwemba tuvuge nk'ubukirimo ukabonye i Remera sibyo ntabwo ukirina buryo burenza 30 y'abanyeshuri 40 uri butegemo saa 6 na nijoro uri buryemo saa 6 haryo ugwa buri gukora uri iwanyu wicaye uri iwanyu wicaye ariko se hari ugomba gukora reka nkubwire nese ya minsi 30 iri bushire ayo mafaranga wakayabonye urimo ugendagenda ni nko kwicara mu rugo ngaho mfata iminsi 30 iri bushire nese nk'ibyo ni nka Valens iba arirwa yicaye ahangaha ngakeneye ngo diplome ngo zibindi diplome ntabwo ibungubu ntabwo wategereza diplome gusa njye ntabwo ikibazo ariko ntegereje diplome akazi ko kuri diplome pe wapi ahubwo ni nk'urwo rugero ngo wabibonye akazi k'ubukirimo rero reka nkubwire amakuru hano teguvana ujye mu mujyi umva reka nkubwire amakuru wambazaga Valens nta kazi afite urikumva yirirwa aha yicaye nawe ibaze umusore muzima ufite imyaka yo gushaka akaba yirirwa yicaye mu rugo ubase urumva yakugeza kuki ni ukuri barimo barandika n'ubusha itangazo kuri radiyo ushaka wajyayo bakakwandika kandi bagufata reba uburebure bwawe imbaraga zawe ndabona uzifite zo ntabwo ari ikibazo gisirikare ushaka wagenda ukiyandikisha akira dore abagabo basezerane niyo bahurira vale ubucuti bwanjye nawe ntibuzangirike kubera n'amafaranga wajya gukora ikiyede nacyo sinzi aho uzajya ukura dore ko wowe reka nkwereke utajya ubona utuzi sinkubeshye ibi ngibi bine yari yambwiye ngo nze kuyumuha ngo akajya gukoresha inzara bino bitarateye aha kandi kantu bifite ariko bishobora kunguka isaha ku isaha wowe ntugire wasi ahubwo kuri icyo kintu cy'igisirikare nyine bimeze bite amakuru ushaka wajya kwiyandikisha wowe wagenda ukabaza ku mirenge njye n'ubusha itangazo kuri radiyo ngo bagiye kwiyandikisha barashaka abasore imyaka urayifite amashuri basaba urayafite cyane sha nyamara ushaka wajyayo ariko reka nkwereke urabizi rero n'ubushize wamwara mbwira ngo njye mu cyaro mu nkanga no kuri iyi nshuro nutajyayo uzayibona genda ugiye mu gisirikare ukora amafaranga uzi ushaka umwana umushyire mu mago nawe ibyo byo gukomeza ungu uzaguza uzanguza rega nanjye nayo mfite ntise nzahorana amafaranga urabizi fasha sawa bareka nkubwire ni ukuri genda ushaka akazi amafaranga yakeneye nanjye mba nigomwe
ubwo ngubwo ikibazo ni kimwe ese wenda yakeneye ryari nkeneye ryari ngo uhaye icyumweru kimwe cyo kuba wayamaye ntacyo mfite ibintu byinshi rega ngomba kuyakoresha mwana urantabaye mama none ejo bundi twarasereye wumve ngo fasha mwana yewe uretse na mama wawe n'umugore muzamuke gusa ariko rero umva akantu kamwe shira wanjye abizi nyine ko muri inshuti gihora nyine ntujye mujya munaganira ujye mubwira ko ni ibintu bishobora guhinduka sibyo aha nawe ntukansereze nta byo guhinduka ugomba gushaka akazi abo ngabo bakene se bageze ntacyo shaka nyine Diego we kuki ntarumva umuvuga gutyo ngo ntarashaka ibiki n'ibiki kandi nzi ko ariwe mukuru ariko afite amafaranga isaha n'isaha yanashaka erega wibuke ko we ari mu wanyu wamuhaye amafaranga ngashora kuki ayo mafaranga atafashe se ngahaye na Valence ajye gushora kure ndetse wafata umuntu uzi ko ari bwinjize akakubyarira igishoro ukajya guhereza undi ari gura abashaka akazi nimba abashaka gukorera kuki mutamuhaye ngo agende ashore murebe ko biri bumuhombere burari impamvu ibyo ni ibibazo by'umuryango ni ibibazo ahubwo uzamubaza impamvu nkawe gute ari hano akaba yicaye bakaba batamuhereza amafaranga ngo abe yabasha gukora hari icyo baba bamubonyemo adashoboye nyine ahubwo wowe mbwira ibyo tubyihorere wowe na Diego na Valence ubundi hagati yanyu umwana wanyu bumeze gute umeze neza nyine ntari ibi ntabwo mutukana mwese abantu bavukana babura gutongana ntabwo bijya bibura ntabwo bajya babura mutundi duke duke ariko ntitwatundi turi aho ngaho tumva ari danje umva nari njyana ndi kuri Valence ariko ndabona adashaka kuza kandi amasaha ari gukura iyo umuhamagara se telefone yananiye sinzi ikibazo ifite reka nigire mu rugo nanjye njye kureba ibyo nakora ariga muri iki gihe biragoranye kujya kureba umuntu utamuhamagaye ndabizi ko bigoranye ariko nabuzaga nyiri hano ndebe wenda ashanga yaryamye cyangwa telefone ishyiraho ku mubiri ariko telefone yananiye reba n'amasaha amaze hano yose ntaraza ndarambiwe cyane hari nyine cyiza no kudusuye kandi urakoze kare wabagize ko mbona umeze gutya gayi komera umera amakuru se meza ko wicaye se mbona uri kure urimo kwibaza utuntu twinshi byatari byakugendekeye bite ahubwo wangana he ngiye mu rugo cyo mu rugo ese umusaza we namuhize kuva mu gitondo kugeza saa yise cyane amuburiye hehe se namuze pe no kuri telefone se nagicamo hose namuze kandi ndamushaka bifatika byihutirwa rwose ariko ushaka kuba ufite ikindi kibazo kubera ukuntu ngusanze wimeze gutya ushaka kuba oya umugabo se uriya rero umugabo ntajya abura ibibazo umugabo ntabura ibibazo ariko nyine wumve yuko kurya uri kwitsa imitima ndabona atari shyashya rwose hari byakugendekeye bite oya buriya rero oya nakuganiriza ariko nibyo nakuganiriza ariko nanjye ndi mukuru hari ikintu utambwira uri nanjye mukuru reka ariko nanone uri mukuru uracyari umwana ese umubwira ibibazo by'amafaranga ariko ukuntu umeze njyewe urampangayikishije pe umuntu usanze ameze gutya yubitse umutwe gutya urampangayikishije sinkubeshye ese byakugendekeye bite mfite ikibazo ariko ntabwo ari ikibazo ahubwo ni nk'igitekerezo niyo mpamvu nashaka nyine uriya muvandimwe niwe muntu nyine tujye tuganira tukagirana inama mu buryo bumwe cyangwa ubundi kayi rero byanze noneho ibi ngibi ndabirambiwe pe ariko ufite kwihangana rega nanjye umenye ko mbonye akazi vuba kandi nanjye ntarakabona mba narasabaga buri kimwe cyose ntabwo ndi kuvuga kuri njyewe ndi kuvuga kuri Valence nyamara Valence afite future nubwo aka kanya nta kintu afite mani reka nkubwire ibaze ukumva umuntu ngo murakundana kumva avuga ngo ni umujura arikinisha ngo mama ngo ngarongora nginga ihene izina rya Yesu ibyo bintu arabivuga kuko si Valence ko njyewe ibyo bintu atajya bimbwira ntabwo ariwe wabimbwiye ni Diego wabimbwiye mukuru we nimba ari mukuru we nimba ari n'ikiki nose waretse kumwizera ko ewa sinzi nahereye mu gitondo nyine ntamushatse namuhamagaye nawe ntabwo ahamagaye manza kwanga gucamo rero njye nari mvuye hari haruguru hari abashuti banjye tunangiye kureba
ariko namusize mu rugo musaza wanjye namusize mu rugo gusa ntariyora reka nze kumanuka ndebe ko ari mu rugo kugeza ugera mu rugo se nageze kare pe uramubura ndamubura sinzi nanjye ahantu yagiye ubwo rigiye gisigaye no gukoresha telefone na telefone ntabwo iriho fone sinzi nashatse ndayibura tu akoze ukuntu mbona wataye umutwe ubundi wambwiyeho gake nibura nanamubona nkaza kumukubwira oya umubwire ko ari bisanzwe nyine ni ahantu twari dufite akazi ubwo nyine ntabwo ari akazi vari akazi ntabwo kadutekereza oya urabona hari ukuntu ugira akazi ukabura ibikoresho uriya rero we n'ubundi wagira ngo naguhe ku bikoresho wowe ugira ikibazo ahubwo numubona ubwiye ko namushatse agerageza uburyo bwose bushoboka ningera mu rugo nkamubona ntahita mukubwirira yaguhamagara rwose agerageza uburyo bwose bushobora kumubwira ko mbese yuko mushaka byihutirwa mushaka cyane ndamukubwirira pe ningera mu rugo nimpamusanga ntahita mukubwira neza ko nataye umutwe ariko vari ntabwo ari akazi nta nubwo ari ibikoresho nuko urimo kubimbeshya oya komera sawa ndamukubwirira ese urubikubwiraho mwizero ntabwo bivuze ngo subikire gute nyine nanjye birancanga umuntu araje atuwukundana na Valence ngiriya mbwa ngo yiba amafaranga ngo inyiba amafaranga ikiba mama amafaranga kandi koko Valence nta kazi afite ndeba nk'ejo buze musabye amafaranga yo gukoresha inzara none ubu sinarayaho ase ubujyanga yagoye kwiye nyamara si ushaka wakihangana Valence yego wenda n'umukino akanya ariko umenye ko yize ibintu byiza abonye akazi yabona akazi keza pe nyine niba warahisemo urukundo rwe hanga cyeka niba utamukunda nyine ushaka bimwe biri kuncanga nyine ndi kumva biri kumwe kugera ku iherezo ryanjye nawe nase ubwo ni mutandukana nakubye uri singo se cyafite undi mfite undi saro ubona kirihanganira uriya erega niyo yagenda agatinda kuyaguha ariko arashaka akayakuzanira nase birangira atayaguhaye cyane n'ubundi birangira yabonye nyine njyewe ibintu byanteye confuse kwibaza ngo umuntu murakundana ngajya kurongora ihene ese nkaho waciriwe wabigenza gute kabite se kuri gukinga kandi narinje asubiza isaha uvuye nari nahuye n'abandi bana twigana nyine hanyuma ntindaho gatoya ariko se ngubu natinze cyane kuva mu gitondo urambwira ko wahuye n'abo bana ugisohoka hanga kugeza aya masaha ntabwo n'ukuri nagiye mu gitondo maze no mu kanya mu kanya ka ryari mu kanya dore mvuye hano mu kanya ntabwo n'ukuri kugira ngo ndinjije njye suzi isaha nazi hano mukuri rwose mvuye hano mu kanya ntabwo ntinze cyane cyangwa utangiye zanjye suza oya n'ukuri nabona dore iminota ingahe rwose mbitinze reka nkubwire sibyo ni uko usanze ndi kwihuta ariko izo gahunda zawe usiga urugo ukangira nk'umuzamu nka ubuse ko nari mfunze ari gukora urufunguzo ajya kurongora ihene arikinisha ni umujura ngo afite ngo mama ngo ibirego ngo hehe ngo by'ubujura ngo yiba mama ngo yiba ngo ni ngo nanjye aranyiba ibintu nk'ibyo biba bikubwiye wabyihanganira none se ugajya ku mahene wowe wamwimye wabyenze none se ngenda bizi cyangwa ajya gusaba nose uyu mubonye ubona afite iyo mico ubu nawe nkurebye nahita umenya imico yose afite shana numva bicanganye gusa icyo nakubwira uretse kumwanga pe tegereza wihanganye urebe nibura ukimuha igihe vuga ati nibura aya mezi 3 narangira mbona adahindutse uhita umwanga aho ko nyine uretse guhita wihuta yego kakanya nyine ufite umujinya ariko ntabwo wahita ubugenderaho Japendi sinzi pe yangare nyine wamukutse umureba gusa none shama ngo umukene na none akundwa na nyina ariko none yibaze naho nyina avuga ngo ni umujura byibaze nawe yewe nta mugabo murimo ariko nanone da ntabwo twamucira urubanza wetegereza wowe wihanganye mu igihe nawe ngiye gukora ibishoboka byose mugire inama ajye gushaka akazi kandi urabibona ko agukunda pe afite amafaranga ntacyo yakwima niba yemera no kwiba kugira yakuzanire urumva yafite yakwima shapi nisinzi nyine biri kunshaka ni ukuri yangana y'ibyegereza umutima utagiye kwiryamira nanjye nyine ubu ngiye kuryama neza unkanguye nanjye no gusinzira kuko n'akazi kabuze ibiraka byanze wowe urahira ufite akazi kawe urahosha shana yemba nashakishije shu naribi turavugana gusa nyine wihangane sibyo kandi nibikubiza kugucanga ubuzu nsure tube twiganira ugenda ubyibagirwa sawa nari bityo sawa nanjye reka sugi burebure imyendoro
Zero byibye. Tere. Barumiwa. Reba nk'inzira buri gutoza mushiki wawe. Izo ngubwo ni muri kuba ngomba ndeba ne. Nimba ariko ndeba. Ese ibyo ngibyo by'indoro y'ababikuye. Izo umenya umusubize. Ushobora kuba ati umuntu w'umubyeyi niba mbwiye gutya reka ceceke ntindure. Reka da. Akose ndebe gute. Ese fari uzahinduka bigenze gute? Ese wagiye mu mpinduke mu wewe. Uzagira kwaga gukora. Ugiye n'umunwa. Ibyo ni bizaherera. Ariko ndanga gukora iki? Nawe icyo nkora nanga kugikora. Wagiye ubanza kumva ukareka kuvuga amagambo menshi. Niba bakubwiye ikibazo wateze amatwi ikibazo bakaguha umwanya ugasubiza. Neza mu gihe nyine nacyumvishe nje nimba numva byihuse. Nkaye wumvira ikera. Niyo mpamvu duhamagaye ngo tuze hano. Ku kibazo cyawe utajya wumva aho bigeze ntabwo bivuze gukora akazi. Ntamva nk'ibintu abasubije nimba Yego. yakuye. Yewe mpamvu bahamagaye mu kiranga. Shaka kuvuga ko Valens guhera umunsi ndamukarabye. Mu gitondo ndavuga saa sita nimugoroba ndimaze kongera ahangaha ndagukarabye nka mama wawe wakubyaye ndagukarabye imbere ya mushiki wawe na murumuna wawe ndagukarabye. Gayoze nk'imyanzuro utumye nira afata. Nje Nyine banza wumve ugabanya amagambo. Utarumva n'ikintu agiye kutuganiza, utarumva n'ikintu agiye kukubwira, wese umusubiza gutya. Ubwo se wakora iki? Banza umenye ikibazo urimo utera uri guhita uvuga ngo wowe iki. Nk'iyo vare wicaye gutyo ukitora ukavuga ngo ufite amapanga y'ingo buzuye. Iyi mitungo ko nayishakanye na Siko. Wahera itafari ryo shyiraho hariya. Mama Yerekanye ariko ngiye nifuza kukubaza. Kano kanya ndi kwibaza basi ndi umwana wawe cyandi kibyarira. Ubu uri iki? Ndi kwibaza. Kuko ugisha ukuri. Ikisi. Hari uko tutakugize. Ikisi. Hari uko tutakugize guhera ugifite ngiye imyaka yawe ufite ndayizi. Sibyo? Ugifite imyaka 8. None hano ujya kuzerera na n'ubu. Ariko nturi kubanza kumva ikibazo gihari ukuntu kimeze. Ikibazo nyine gihari ni iki? Kingana iki wicaye utajya no gushaka byibuze ikiyede ngo ube wakora cyangwa akazi kazima. Ikiyede ntugatukane. Bya rutari. Akongeye kankoze di. Wamaze igihe kingana cyangaha urangije ishuri. Kano kanya mama ataza kuguha igishoro. Ubu ngubu wowe uri he? Ariko basi ibyo bintu ngiye ni nakaye kantu mwagirage. Mwana mwiza. Diego nakaza ajya akabyuka agakoropinzo akabahira teka. Wowe nuko byukoze mu mutwe wajyawe ni wanyiri urugo. Akoze ngereka mbabaza. Ninde muntu ushobora kuba afite amahoro? Ayafitiye ahantu ari. Ngaburi kintu. Nese ngiye ibyo mba nabyanze. Ariko ikibazo ngiye mfite nahangana kimwe. Nakantu kose nkoze. Nuni ntawo gashima ntaki. Ibintu byose amakosa ni Valens amakosa mu byukuri koko. Nta nubwo washaka akazi se ngo nawe utegereje igishoro. Ariko yego. Serwe nawe ukarangiza. Icyo nicyo kikubaba nicyo uri kumva utegereje mu buzima. Narangiza ninanakimuhera icyo ngicyo. Umwana wanjye muheza 1000 agiye ku ishuri. Hambwe nayo kurya. Kabone ibintu bitanabigaruye. None se ko mbona uza wirukanka ubundi uvuye. Nta bana b'inshuti twagiye kureba nta n'iminota imwe maze no kuri musenzi. Iyo nkinga nibwo wari kubyumva ko njye sinari kugaruka. Nakuri mbabarira rwose. Ujya kumura urufunguzo. Rw'icyo se urabona nafunze? Ahubwo noneho mpuye na Valens. Duhure hararuguru ndimo Valens wese. Valens wa mushuti wawe ntago muza wa mutipe w'inshuti yawe. Avuye hano yayagaye agushaka byahatari ariko nikubwira ngo byahatari. Umve ngo yari yataye umutwe ameze gutya avuga. No wivuga ibintu byinshi. Valens. Nkubwire ngo ntago yabivuga. Uburyo no yagushakaga sinzi ikibazo yagize, sinzi ukuntu byamugendekeye ariko ni nkubwira ngo yari yayagaye. Yagushakaga byahatari umve gakumbajije ariko kumbagira ku ntego ibintu bindi byo kunjya gushaka yambwiye ikintu yagushakiraga nta kintu kimwe ageze ambwira gusa yambwiye ngo aragushaka byahatari duhuriye do yumva wumve ngo n'ibintu ambwiye yahumagiraga wazagiye gukora kuri BBC waretse amakabyo nkuru Valens yaje nyine ntago ageze ambwira ikintu yagushakira kutamubwira ngo mumagarese ahubwo muhamagara mboze ikintu yagushakiraga kuko umva yari afite pressure umutima utari hamwe we yabaje kundeba ngo byendo ntago nzi no kibona ikibazo afite pe ariko byamera kose afite ikibazo kuko uburyo yagushakiraga irankubi ntago yaba ari yubusa amafaranga ikintu mubwira ugiye gukora amafaranga 2 mufite niyo ari kuza umva nyine mubwire bro 2000 se byamuyagaza kuriya uzi uburyo yari ameze ariko
ego mani umva ibihumbi bibiri ntabwo byamuyagaza kuri iki ahubwo ikintu ujya kubwira si ufite nimero y'ubundi ufite nimero ye uretse gato banza urebe ko ufite na nimero ye Prince umva aragushaka bya bindi bya hatari akumbajije n'igihunga cyinshi agushaka cyane ego duhurira hano mu nzira hararuguru ndi kwimanukira ubwo urimo kuvuga ngo mba nazerereye sinkuzaniye amakuru uze tudahura wari ugerageje kumpa iyo tudahura gabanya nyine urusaku ngaho hamagara wumve nimero ye iri gucamo se basi wasanga itarimo no gucamo uburyo yataye umutwe wasanga na telefone yayitaye se Valence afite ikibazo cye ntabwo nzi ikibazo afite ariko urabizi kandi inshuti yawe ntubizi ni inshuti ya wimbwira ibintu byinshi ahubwo ari ikintu nshaka gukora sibyo nagaruka hano umubwire ko ngiye iwabo kumureba uyu nguyu yambwira ati ma ndabizi yuko uri umupfakazi dore nagiye kushinga ariko wari uguhohomera uwo mutima wawe ako manje ari ikintu ndi kwibaza kano kanya nimba nyine imitungo koko warayishakanye na papa kandi twese ukabatubyara turi abana bawe byemera kuki nyine wa supporting umwe undi ukamwihorera basi wangerageje ngiye sinshaka nkayo wamutangirije basi nayo ngerageze wenda dukeye baretse aho ngaho uje ko nakubwiye ngo nari mfite 100,000 kuko ati basi nyongere ndeye ko nanjye wenda hari akarona reka kurengera rwabuze inkuru yo muri bibiliya y'umwana w'ikirara n'undi wari umwana mwiza ubu sukiye ko ubu amafaranga uri kumara sibya yumvise nkana bigeze kuma sinzi ngo nari ngiye kugira wabikoresheje tega amatwi ujye wibuka neza sibyo iryo shyari ni rya kera niko yavutse gahini y'icabere byaturutse ku kisi kwishyari n'uyu nguyu ushaka kunangiza se ariko sibye ko bitashoboka ntabwo wandenza amabi umva ukuntu ibintu bimeze ushyira hasi agapira tega amatwi mama ibyo akubwira nibyo wowe urashaka iki uri kuvuga ngo ntabwo tugushima ni iki cyiza wakoze cyatuma tugushima kwirirwa wiruka inyuma y'abakobwa mana nanjye bakabona ndababona bro ese wicaye hano ukajya unamubwira ko ubona utarinze wagenda byatwaye ndicara ngaha namara amasaha 2 iki kintu cyicaye kiramara icyaha abandi abana bagiye mu kazi bagize gute mu by'ukuri koko basi Eric umushimira atinga yarangije kwiga nyuma yawe ntagakora ntako none naye kankubaza nawe njyana muri company wenda yawe ureke ko nakora nuriya mwirwana bita kanya ntacuruza imyenda hari none aha arayicuruza none se kuki udafata umwanzuro nawe ngo ube wagiye reka rero mukuru n'icyo ngiye mpere kuki ibintu byose mwabyikubiye we baragutera inkunga buri munsi wowe iryo ni ishari ahubwo se oya ibintu by'ishari ureko aya nge ntabwo byumvikana uzabona amafaranga avuye ku mutsi wako kanje ko napfuye amakiganza cyangwa zakana ese umbajije utamfashe mu biganza ntabwo byakunda sisheri ari ibibazo binshaka kubaza none byo biratuma mfata umwanzuro wenda icyo ni gutekereza by'ukuri urankunda ahubwo wowe urankunda of course kuko nenda gukunda kandi urabizi cyane uburyo bwose cyane gukora icyari cyose gishoboka urankunda cyane ase bamika nkoze cyose cyamatseko ntumfate ibiganza uyu munsi nta bintu by'amaromante n'ibiki nkeneye tubyumvikanaho kandi umaze ikibazo cy'amatsiko yes nimba koko nkunda kuvuga ubundi ufite iyihe gahunda iki gahunda ufiteho kandi nifuza ndetse nazishimira nuko ninazibona umunsi umwe tuba ahantu hamwe turi kumwe basenda ukitwa mu abantu yes ariko ubwo tuzatuba mu kiraro hasi kucyumva ko tuzaba mu kiraro tuza kuba muri inzu ya mama wawe oya ntabwo ari ngo tubanga none byo bizaba ryari nyine njye nibyo ndi guplanning uri kubiplanninga gute hari akazi ufite akazi sane saa mwana winjiza ngaho kwezi basi wakanganyirwa mu kanya nyine winjiza ngaho kwezi nta kazi ufite nta n'igice cy'ijana winjiza ku kwezi urya kubera mama wawe wambara kubera mama wawe wisiga kubera mama wawe nyine ndabyumva ukambwira akazi kaboneka isaha n'isaha nese nyine kucyumva ko kataboneka ariko ngereka nkubaza kano kanya umuntu yarangije ishuri nimba wenda arize primaire ukayirangiza ukiga secondaire ukayirangiza ubu zigera usubirayo iyo wayirangije neza uraro buri situation yose uko ikibazo kije unashaka kuna gikemura kano kanya ibyo mashuri nabivuyemo ubu ngubu noneho ndi free ushaka gukora imirimo y'amaboko cyangwa se nabona n'akazi nyine ku kwezi
nyine nuko nyine wenda itari yaboneka ariko njye itari yaboneka se abandi bajya gukora ikiyede ariko baryamye mu rugo bafite umuntu wahamagara ukeka icyo kiyede cyo kugikora ari kugenda gutyo gusa ujya ujya ku ndege nk'abandi ako se reka njyewe wenda nkubaza kano kanya hari ibintu umuntu atekereza hajya ufite plan ariko itari yarya plan itari yarya yes plan ye ibyo seri erega ntabwo watugeza akazi kuri diplome ya AD ngo wumve ko tugiye nyine njye ndi guteganya kuba najya na kaminuza ariko uramutse nkundi ibintu byose byagenda neza mbere ko twajya tuganira ibintu bikagenda neza reka nkubwire Vare kankubwiza ukuri ndi umukobwa mfite byinshi nkeneye ese nimba nshobora kugusaba 5,000 ngo njye gukoresha inzara ukabibura ukarenda kujya kuguza ubu ndeba umusatsi wanjye ukuntu umeze urabona aho nahamburiye sindoga mu mutwe kandi ntabwo bibaho ko umuntu yahambura ngo areke kujya kuguza nkeneye ibindi bisuko nkeneye urundi rukweto rushyashya nkeneye undi mwenda mushyashya nkeneye gusohoka nk'abandi bakobwa ariko si ibyo ngibyo ngurira bingahe mu mwaka nanjye basi reka nkubaze akazo gatoya tumenya nta musatsi wari ufite uragira ngo njye kogosha yes ibyo wabikora reba nk'akaraga kwafi ko muri segonderi waba ufite ubona ukuntu waba ubereye umeze neza nta bintu by'inzara nta biki ariko kano kanya nk'ino misatsi ufite uhita ameze nk'ibintu by'inzoya ntamenya ubwoko bwabyo umugabo utamenya icyo umugore washaka nta nubwo yamenya icyo umwana ashaka mu hazaza none ajya kugegera kongera kogosha nise ndi umukobwa cyangwa ndi umuhungu ndi umunyeshuri se nyine kankubaze basi icyambere n'ubundi pfa kuba dukundana bigutwaye iki njye nibyo nagukundiraga n'ubundi ibintu rwose wakundiye umusatsi wakunze kwafe yanjye nimba warakunze kwafe yanjye rero abana bo muri segonderi barahari ugenda wongera ushaka undi mwana wo muri segonderi umuterete we azajya gusaba dese yo kwiyogoshesha basi wese gato yakurase nyine kuko uwo mafaranga nicyo kintu cyadutandukanye hako se wanwaye gaho nubwo washyujwe n'iki ese uragira ngo yene dushaka ko tuganira abantu byumva ibyo dushaka ko tuganira nibyo ndi kukubwira nyine gahunda yanjye yatunganye gahunda bwoko ki nyine yayindi ngombwira yo kujya kwiyandikisha no kugenda urasebe fasha sumva no kwa mu n'umugabo urumva ngubu nta kintu na kimwe byose no kwa chief w'umudugudu nabwiye tuzamba bari usangirira ibanga nta muntu ushaka imenya ushatse kuba kuzana mama watabizi ntabwo nshaka bimenya nunanye mbiceceke nibyo nkubwira nyine iyo bana nemubwiye ngo ntabwo nshaka ko tuganire hariya bataza no kugira umuntu nyine wabyumva ugasanga nyine umupangu yanjye apfuye nase simbi wamusezeye ntabwo nabikubwiye ibyanjye nawe byarangiye mwaratandukanye burundu ndakugase ntabyo yakubwiye nase vara ukuntu ugenda amafaranga yanjye ndimo biragenda gute wewe ibyo by'amafaranga bigira ikibazo ngiye gupfa nko kugira ikibazo so urabona igihe uzagendera akajya ku ikosi ukajya gute nyenza yinjije amafaranga yanjye hajya nari maje kukugira 35 arabari kase kandi ari na 40 wowe ibyo bigira ikibazo sibyo ndaza gukora ibintu byose biraza gutungana reka ngiye mfite n'abavanye mwana usibye yenda ko muri no minsi wenda mu rugo batari kunyumva ariko mfite abantu mani banyumva kandi ikindi kintu maje kubona kandi nangira bizi ko mwumva nyine icyo kintu muri that's why mvuze ngo ntabwo nagira ngira amakuru nayaguhaye ndakwinginze cyo no kunyine nserera rimwe na rimwe n'abantu n'ibiki n'ibiki pe uri mu bantu bambaniye neza ntabwo nayo hangana uri kumva iki inshuti zibera mvuze ngo kano kanya ari umuntu kubera inshuti ukabona nk'akurutira na famiye wowe rero nyine uri muri nko muri iyo kategori sinzi ukuntu nabivuga kobwa twakundanaga urabizi kano kanya nyine ibyanjye nawe byarangiye aka kanya rero nta kintu na kimwe ngifite hari family nkaho ntayifite hari Diago nawe nta kinyumva aho yaboneye akazi nyine keza tu nyine basigaye bamfata nk'ikintu nk'ikimbwa aho ngaho ansereza kuri mail ibiki nyine twasomaje kubona yanga yakujya nzapfe ndimbwa kiye kugenda nk'uyahura bari bivuga ayo magambo ngo agenda nk'uyahura wowe genda nyine Imana izabane nawe kiye kugenda wowe rero uryumeho bakubaza byagenda gute ntihazagire n'umuntu ujye ubabwira ati nanjye ntabwo mbizi twari twaratandukanye tukimenyana n'ibiki n'ibiki ikindi kintu cya kabiri nyine pe ndacyabisubiramo pole sana simfite ubushobozi bwo kuba nakwishyura kano kanya ariko basi
ningiramo amahirwe n'umugisha ibyo ngiye mu bikamira zakwishyura kandi zagukumira kano kanya ari abaturanyi ari iki buriya reka ngo umuntu niba ntabwo ari ubukene ntabwo ari ubukene gusa ahubwo ari ukuntu ukena n'isi nayo nimba ndi mu ishuri ntabwo mbizi ariko icyo nshimira Imana ni kimwe ni uko muri iri shuri nyine nari maze iminsi uri mu bantu ba mbere nyine wowe utegeze intererano kano kanya rero bari mu mwanya cy'inshuti ziberaho kandi narabizi twarakuranye twariganye ntabwo naguteranya ngo mufatanye n'ubuzima cyane kuko Imana izabikwitura iyi telefone yanjye rero nakoreshaga kikwigurisha se nimfashije ngufashe se nyikoreshe simfite ikintu nakwishyura kano kanya wayigurisha wenda akavamo dukeya wenda nkazaza mperaho wagira gute gusa nicyo ngusabye simukadi yo ayiyumbikira nibikunda uzayiba kandi nabwo ningena nyine wenda nkaba nanagwayo hari n'abaga ku ikosi hari n'abaga iki kuvuga ayo magambo koko rekeraho ubwo Yesu ugiye gupfa hako wakizema nyine ukagenda ukumva ko ibyo ugiye gukora nta kazi ntabyo kugwaye telefone kandi si ngombwa nyigurisha ntago amafaranga undi mara amafaranga yatuma ngurisha telefone aho ndi kugwatira ndi kubikira aho uzazira oya wowe ikamwereka wowe yigurisha kuko ningaruka nda amahoro ushaka kuzanira guzindi oya wenda ninayibika wenda ukazayigurishiriza icyo niyo kitumye nyiguha ni ikimenyetso cy'ubunyangamugayo nyine benshi bajya bandaga ibintu bitandukanye mani bene njye ntabwo ndi umujura ntabwo ndi umwana muto habe na kimwe ariko nyine isi yakwituniyeho abantu bakubwira ibyo bashaka nshuti yanjye humura abantu bivuga ayo magambo nawe utanyiterera emosiyo ngenda kuzi reka nkuzi nk'umuntu nyine ukuzi ntabwo nkuzi nk'umuntu mbwirwa basi kanya uzabika ibanga ryanjye nta muntu nzabibwira ntabwo birakanya turi hano ubu mwazarukoresheje biteze fresh fresh bimeze bite se watanye se mwa mano siko n'ubu ngubu nturutse mu rugo ndi kuguhamagara nimero yawe nayibuse fone ayizimije kayibase yazimye pe nta wowe nta mushiki wanjye mfite hariya wahagira se bigeze yese muri bamwe ntahagira se bimeze bite se kabarira uri kujya yese hagarara tuganire bimeze bite ya banza wumve nyine umeze neza uruhuke ubu numbwire ikikuzanye to oya meze neza ariko kwajya kuza hano Valence hari none ukaje adahari kandi ari wenshi kureba Valence ntabwo muba muri kumwe sawo nawe ubumbaza ibintu mandi ya fake mbamubwira Valence ntabwo muba muri ubu narinzi bari hano yakareka uri serese nawe uri hano ahubwo ngewe nkubaze Valence ko ari ikibazo nawe utahazi ubwo nyine amaguru nyatwikiye ubusa yabaye ikizi kandi ngiye mvuye mu rugo abantu muza mumbaza Valence banza wumve urabona ukuntu umeze nta nubwo nambaye je sister arambwiye ngo Valence avuye mu rugo kunshaka bahuriye mu nzira ariko sinzi niba yageze mu rugo kundeba wenda igihe ntari mpari cyangwa se yaje bagakubitanira mu nzira akamubwira wenda ko ntari mu rugo rero misenza nirukanga nyine ngo ko arambwiye ati abana Valence no ukuntu ameze afite ikibazo sinzi ukuntu ngo gahunda zimeze utinya umuntu utinya gatanya niho urumva turano dusimba tw'amafuti
ambwiye nyine ngo Valens ukuntu yari ameze yari afite igihunga abona nk'umuntu ufite ikibazo mani mbise impangayika byatara abizi ukuntu Valens ari bome yanjye ubu rero nari ngize ngo hano mu rugo akaraka Valens rero kubera ko tuzi ko musanzwe mutemberana uranye narafashe umwanzuro wo kuza nimugoroba kubaza ko abantu benshi bari kumumbaza unicaye hano ntaribi abantu benshi bari kumumbaza abantu benshi bari kumukubaza Valens afite ikihe kibazo agira n'ibibazo na Mary agira n'ibibazo n'abaturage biki uze bizagenda bite Valens afite ikihe kibazo ase mwana ko mwirirwana undi wowe Valens umubona ese nawe nta kazi ugira uba wirirwa gutyo nyine tu uretse gato Valens afite ibibazo n'abaturage ese uwa mbere yaraje ambaza Valens nawe wawe wa kabiri wagiye ubaza se icyo bamushakira ariko ibaza umuntu uzakubaza muri umuntu wawe ntubajije ngo John nawe ka gakobwa ka wa mushuti wa musheri we karambwira ati ubwo niba ari wowe ariko banza ari we ndumva ariko yambwiye karambwira ati Valens ngo barambwiye ngo asigaye yiba man musigaye mwiba bro ariko uraseka muyobaje man ntabwo ndi kubasobanukirwa na n'ubu sibyo Valens ntaba hano twebwe ibyo ntitubizi yagiye tuba tuzi ko ari bugaruke kandi akenshi muha muri kumwe ahubwo we nibwo tutazi amakuru ye muha mwirirwanye sema nawe koko mwanure kiyaberetse mubaze sibyo kubera ko njye ahantu mvuye sister ukuntu yari ameze nawe afite ihungabana ryiwe muri iyi minsi wagirana umusazi uburyo abimbwemo njye nari ngize nk'ahari wenda Valens aje adafite nk'umutwe urumva none nawe ngeze ahangaha Valens ni iwabo nje ndi iwanyu ni murumuna wawe uri kumbwira inkuru za Valens nkaho utazizi Valens afite ikibazo ki Valens ari konje ari we nshaka menye ikibazo afite inshuti yanjye nyine tumenye ukuntu tubigenza ko rero ibintu no kubikurikirana ushatse kuvuga iki ntabwo uzi Valens ahantu ari cyangwa ikibazo afite undi rero Valens iri ukuntu byagenze Valens agira ikibazo nyine tutarasobanukirwa man umuntu niba bamubwiye ngo ashaka akazi sibyo Mary uramuzi Mary nta stress agira sibyo ubwo atashaka akazi yakabona akabyanga Mary rero kumwicara imbere nta kazi ufite abagufata nk'ikintu cy'ikinyogote kiri aho ngaho rero Valens bamurangije akazi ejo bundi arakanga yigira hatari bya bindi bye sibyo kamwe ko bwarimu se Imana ntange zamucira inzira ngo two kumubuza andi mahirwe ngo sinzi niba ari ibiki rero Mary kumubwira ibyo bintu wanze akazi nanjye ubwanjye iyo maze amasaha ngaha hano mu rugo narajya mu kazi arambwira ati bimeze bite kutajya mu kazi bimeze bite none rero kumva nawe ubwawe inshuti ya Valens tuzi urimo mbaza Valens tugomba gukurikirana iki kintu buretse ubundi reka mbabaza ubundi ikibazo mama mufite ni iki we na Mary wawe ase Mary areka avugisha ukuri nose Valens mubona ari umwana w'uruhinja ibaza ari nkawe nese amavuta abanzura icyo nkubaza Valens ubona ari umwana w'uruhinja ase Valens gusa ko nje nta kazi mfite nk'abandi mu rugo nese mubayeho mu tubayeho gute musaba amafaranga tu ejo bundi Valens yifata mwe ati ngo wangurije 50 man ibaza 50 nta akora sinzi kazabinyishyura ngiye mu 50 nyine impamvu ngiyewe burangira nanabwira abantu nimudashyira hasi ngo mukore man bizabagora ahubwo Valens mukurikirana ikibazo yagize sibyo niba batari ibyo rero turakikurikirana nje ntago mbumva vraiment kuko hari abantu baba bafite bamara n'imyaka 5 badafite akazi kandi abantu bose ntago bazaba barimo nkuko Mary wawe amuforoza man Valens aracyari muto kandi Valens nyine ni inshuti yanjye Valens ni wa muntu ufite karakteri zo gushaka amafaranga yihuse nyine amafaranga ari buze gatetero nka miliyoni 10 ntabyo kumubwira ngo ujye wirirwa wandika wisiga ingwa n'ibiki kandi ibyo bintu nibyo none rero man ahubwo mvaga none tumushakire wera ibyo kumushaka tubiretse kanizere ko nta kibazo afite ubwo wenda ari uko bimeze turaza tumushake ahubwo ngiye hari ikibazo ngiye nifitiye maze iminsi nyine ndi crash byazanje sibyo wa cya kibibi kijya kikura barabona rwangishwa n'umuvandimwe wawe uri mu bakobwa uramujaba mani ya Valens Rwanda runagira n'ibirozi mani reba umbe ngambwira bimeze bite aya mani ura baby mani bana ngombe mugereho kabisa kanyamuneza uwe mu baby se kuvuga ko ari benshi nzu ureba buri kanya ubumeze gutyo wawe indese kandi wasanga ari bene cyahisimbi mani isimbi byari umusazi mani sibuzi ka Teresa na Valens ntushaka gucinyuma mukuru murumuna wawe ndetse ndabizi niba barakomfurimye kataraza kumwerekana no washatse umuntu wawe yigira kawe kanyoni ngiye iwanyu se cyangwa nditaye se ko kurakomeje mu Valens mwaramubuze twaramubuze pe ahubwo se wabuze ahantu ari ko ari we mwagendanaga na wa mukobwa w'inshuti ye ngoneshere we si inshuti yawe se inshuti yanjye twaramubuze rero ariko
nyine tuzi kazagaruka n'ubundi yajyaga agenda bya bindi bye nyine akagaruka tugategereza ariko ubwo wenda igihe gishize si urumva njye nabyirwa n'icyane Valence kandi wowe mubana nyine umuvandimwe wawe twebwe urabizi ibibazo twari dufite ase ubundi waba ubizi cyangwa se abana namufunze rega ko urumvaga se nkuri n'umujura ninde wakubwiye ko ari umujura urabona azumvaga ari nawe hose zihitahita hari n'ubivuga se shaka ibibazo byinshi si ubuturuka bwo muri karitsiye se naho bigeze kugenda bavuga ngo Valence n'umujura abana namufunze yamara muzajye kurebera mu magereza nyine y'inama muri Kigali murebe naho nakumi ese byashoboka biti Valence ni ukuvuga ngo ikibazo cye ni iki urumva ikibazo cye yakigeranye na mama kuva na mbere wenda wumva ahantu ibintu birimo gushya bishyira bapfigise ubundi Valence urabizi ko mwarangije kwigira rimwe mwese mwarangirije rimwe ariko bamwe bagiye babona akazi uzi ko nawe urimo babonye akazi ndabizi wabonye akazi yego noneho Valence bamubwira ati Valence wagiye ukapurayinga nawe ukaba wabona akazi ukaba wakora ukaba umuntu w'umugabo Valence iti wapi uzi ko mukirangiza rimwe mwese mubona akazi mwebwe ko kwigisha ujyanayo na Valence sinamubwiye se ngo tujye kudepoza nkabona arizazanishije icyo rero nicyo kibazo yakomeje kugirana na Mary akimara kugira ibyo bibazo rero Valence ati njyewe kariya kazi ntabwo nagakora ngo kambuza andi mahirwe ibyo ntabwo byashoboka Valence arisaza mama na nyine batangira kugirana imihari nk'iyo ngiyo nanjye tukajya tugurukana urabizi njyewe yanzanyeho ibintu bya danje urabizi nyine nawe muhita muhukuri ariko nyine si wo muco wanjye utaza kubinyangira kandi ntari biryaho Valence nyine ejo bundi nibwo yagize noneho ibibazo bikomeye turaserera nanjye ubwanjye turaserera ariko ubona ko nta kibazo Mary urabizi nta katagiza amurihirira amashuri amugirira gute ibyo byose rero Mary bikamuhangayikisha nanjye avuga ati se mani kuri iki goryi wabuze umwanya cyangwa wabuze ahantu ujya ngo ube washaka akazi nawe ukore nyine tugaserera gutyo none rero ubu nibwo twamubuze noneho ibintu byose byagiye bigenda ku murongo gutyo kugeza finali Valence nyine tumubuze ariko n'ubundi yajyaga agenda akagaruka akacamo umunsi umwe akagaruka kugeza na n'ubu ariko ubu ngubu turimo nyine dushakisha kubaza wa musheri we niba ari umusheri arengerwa musheri simbise ni sembe mba numva ariko mwita wa wundi w'ibibuno byataye konzi ko nawe yamubuzira bibaho se ubwo simbise inshuti yanjye na Valence ni inshuti yanjye mwese muhuriye ku kibazo cyo kumubura ibyo bintu muri kuvuga ngo Valence ngo baramufunze ngo n'umujura muri kubizana gute cyane numvaga Valence ngo n'umujura ngaho ibyaha byinshi cyane rero wasanga baramufunze cyangwa baranamwisherega akora rukobwa uriya mukobwa ashobora kuba ari we ubifitemo uruhare ubu ngubu ibintu bigiye guhinduka ahubwo wamuganire reka turya turi menge kuko mama namenya neza ko Valence yaba yafunzwe yari inshuti y'uriya mukobwa ingaruka ziraza kuri uriya mukobwa ahubwo umukobwa ararengana uzi ko mama yageze n'aho avuga ko uriya mukobwa ari we wamuraruye ntatume ashaka akazi umukobwa se yamubuza gushaka akazi gute reka natwe abakobwa dukunda abahungu bafite amafaranga cya gikobwa ejo bundi kiraniyemera cyatse nimero kirazinyima ubona ari kubiba ngihamagaye nkakibaza aho Valence ari niba uzifite rero urasiga uzimpaye ko nta kuntu wabura nimero z'uriya mukobwa arya ngo nisimbe turamubaza aho Valence ari yo kwitatsa ngo nawe rega nagahazi ese niwe wishimiye kuba uri umusheri ibyo bintu rero biraza gusubirwamo ibyo ari akazi kanyu mu by'ukuri mbwiza ukuri wari uje kumbaza Valence wari uje gutara andi makuru makuru se yawe kandi meze nk'ayo ngayo nurumva amaze igihe ntabona Valence njye navuze se Valence yagiye duhuye nk'umuvandimwe wenyine ndavuga reka ngo baze ahantu umuvandimwe yagiye umva rero ukuntu bimeze urambwira umuntu wakubwiye ko Valence ari umujura dukurikirana uwo muntu none se shaka iyo nkuru yavuye mu rugo rw'iwabo ngo yiba iwabo sibyo ko numvishana n'ubwo yiba abandi baturage yiba ngo iwabo mu nzu ngo aba yibye nyina yibye abavandimwe inkuru ngo yavuye he ni ibintu by'iwanyu mu rugo mu nkuru zanyu ngerekana igendere rero ubwo nyamara mushakishe nanjye kubura inshuti yanjye ntabwo binshimishije ko kiriya gikobwa rero abantu aricyo cyabigizemo uruhare nta ruhare bifitemo yewe nawe yaramubuze uko nawe ahangayitse ahubwo mumushake niba ngombwa mutange n'amatangazo kuri radiyo
Jabe ndashaka kungira inama. ngira ngo uteze amatwi. Urabona igihe giciye nkuze Valence adahari. Yego. Sinzi nimba yarapfuye. Nako bambwira umunsi umwe uramugara ngo yarapfuye andi te baramufunze undi byagenze. Nyine sinzi kiri kuri n'ikitari ukuri. Ariko ngo Diego arashaka ko dukundana. Ngo iki bavukana? Nurabona mbere n'ubundi yashakaga kungendaho yagendagaho ashaka ko dukundana nkamukatira kansoni nimero nka zimwe kuko nakundanaga na murumuna we. Ariko si uyu munsi Valence nawe sinzi ahari simuvugisha ntanyandikira ntibigenda gute rero uriya muhungu ngashaka kuntereta ngashaka ko dukundana njye nawe gusa sinzi icyo gukora rero. Nose basi mwiyumvamo. Simwiyumvamo pe simwiyumvamo wenda ari habe na gake pe kuko n'ubundi biraho niko kundi uvuga ati wenda akangerageza umuntu wenda bizagenda biza nta wamenya. Ubwo ukabije guceceka cyane ko hari ibintu ndi kubona bitarimo kugenda neza cyatekereza se bya bindi gusa umeze ute ko mbona uri ahantu kure si ibyo nakubwiraga wabyumvaga byibuze meze biti akoti ubu neza Valence araguze burundu nyumvira si ibyo ndimo nkubwira wari umaze kubyumva reka maze nkubwire ubone kunzanira ibya Valence ugiye gutangira umbwire ngo yarakunaniye niba ntekereza ati biramutse wenda bigenze neza hari umushinga nari mfite nako ntago ari umushinga nawe ufite igitekerezo urabona nyine kurikiya inonzo turimo imeze bitewe n'igihe tugezemo cyangwa iterambere dufite ejo hazaza ni ryiza twakongera tukubaka indi nzu tuzabamo nshyashya nyine iyi tukayiha abapangayi niba wumva byaba ari sawa wambwira ko njye nako business irimo iragenda neza inzu abapangayi Sinzi umwana wanjye ariko cyangwa yarapfuye. Sinzi niba afunze. Ntacyo tumizi. Wowe wibereye mu by'amazu n'abapangayi pe. Wowe mwana se? Wowe uzi uko igisa kimera? Uzi ko kwita bimera? Uratwite se? Mama utangiye kunyubaha kwa bene ako kageni? Bahise bafite amafaranga. Mbo. Sinzi wenda nimba yafite ariko icyo nzi nuko afite akazi. Kigaragara urumva nagameze nka Valence. Naho si bijyanye n'ibintu by'uburaya ngo umenye nimba umuntu afite icyo agamije. Jonzi. Ngiye ngendagaho nkamukatakanya pe. Naramuhagariraga muganaga bishoboka ngiye nkundana na murumuna wawe. Kuko nabyo bindi nakubwiye ngo Valence akora ibi akora ibintu we wabimbwiye. Kandi koko umuntu w'umuvandimwe wo kukubwira ibintu nk'ibyo ndakeka atabakubeshye pe. Niwe wabimbwiye. And then sinabyitaye icyo gihe kuko nyine nakundanaga na Valence gusa icyo gihe ndabyibuka ko njye nawe twanashwanye mukunda ariko bidakabije. Ese undi Valence yagiye mwakatiranye byarangiye cyangwa mwemwe twaratonganye ko kundi utongana n'umuntu mwashwanye ariko kumva nkaho ari byarangiye nta wasabye imbabazi ntabwo byagenze gutya nta kintu na kimwe cyabaye ngiye kumva numva ngo yaragiye ntibaza haba ntibazi nimba yarapfuye cyangwa yarafunzwe cyangwa byaragenze bite. Ko Valence abona yawe bazero waramuteye agahinda kiyahura. Imana yazakubarira we. Ngasa umukumbi. Ne. Ibyo nibuze byiza mba numva mukumbuye pe. Ariko nakibuka ko n'ubundi ajya kubura yabuze twarashwanye. Okay, nabamve guheranwa rero n'ibyarangiye. Gusa nyine bigeze mu rukundo nta muntu ujya ugira undi nama. Ku rukundo rurigenga. So, ntabwo nakubwira ngo ukunda mukuru we ngo ukunda murumuna we Valence nyine oya aho ngaho nyine wowe nk'umuntu mukuru utekereze nyine wumve n'icyo wakora. Sinzi byancanze kuri njye byancanze
sinzi n'icyo gukora sinzi icyo navuga sinzi uko nabigenza. ntabwo mbwiye ngo utekereze uri kumwe nanjye wowe ubwawe fata igihe cyawe utekereze uri umuntu mukuru sibyo se kuko ujya no gukundana na Valence ndakeka nta nama nakugiriye nashidutse mukundana iyo no kuba wakundana na mukuru we ni igitekerezo cyawe wowe fata igihe cyawe ubitekerezeho nubona ko koko akwiye urukundo rwawe kundane ariko icyo nakubwira ni kimwe ufate umwanzuro watekerejeho making sure kutazicuza bitekerezeho kabiri ntubuke ko kuvuga ati iki kintu nkoze ni icyanyacyo nicyo nagakwiye kuba Shabene simbizi pe sinzi nimba niyo yanagaruka nimba azambwira ngo ngenda cyangwa gukunda cyangwa turacyakundana kuko ukuntu yagiye twashwanye ntawe wabigiraho impungenge reka bakubitekerezaho ku giti cye bakavuga ngo ese Valence agarutse kuko ndakomeje ko nakomezanya na mukuru we ese nareka mukuru we ngasubira kuri Valence ibyo ni ibintu byawe nyine ni umukoro wawe ugomba kwikoresha wowe ubwawe kandi nyine ntuzicuze pe uzambabarire kuko aka kanya tuganira utazagaruka umbwira ngo nyine ngo noneho byanshanze ngo Valence yagarutse ngo ibicyo yawe winjiremo winjiyemo cyangwa uvemo uvuyemo ese ufashe umusego uranteye agahinda k'umwana wanjye ntazi uwuhe se uwuhe mwana Valence ariko sebero cyatekereza Valence ese yabaye yaragushimisha urabura gufata icyemezo nk'umuntu mukuru utangiye kuza nanjye se ugiye gutangira kunyataka nk'uko mwatakaga ntabwo byashoboka ngeze turapfiye ibintu bya Valence wabiretse aho mbabarira turize numva nk'umubyeyi tangiye no kurira se kandi hari abamama benshi batunze abana babo batagira akazi kandi bakabakuza ngo rero nakuriye umubyeyi gito hasi y'Imana ari kumgana mvamere mama tiembo haje nyine umva turi kumvikana ariko nta kibazo ngiye nyumva ntabwo uri kunyumva se wajya kuvuga ngo ntiwajya kubwira Valence ati Diego wirengera ntabwo wafite nushaka wongera unkubite umusego waribyaye sibyo amahane yawe urabizi ko ari kopi yanjye ibintu bya Valence byihorera Valence ni umwana ku buryo bamushimuta Valence uko muzi ninde wamujyana aho yagiye se ntahazi yakubwiye ngo iki ibuka cyagihe umubwira ngo ashake uburyo ajya muri kariya kazi yagusubije ngo iki ngo Imana izamucira inzira ntabwo ashaka kujya mu biriya bintu ubwo rero wowe ibintu urimo gutekereza ngo azagaruka reka tuganire ayahe mafaranga se kuko ubu ngewe noneho ntabwo rero kuvanga amafaranga sibyo nakoze neza nayagusubiza sibyo ni ikirumba ko cyari ikirumba cyane cyaba ariko nta kibazo azagaruka nese ni igicucu se kuba atari afite akazi ntabwo bivuze ko ari ikigo yazagaruka Valence mwihorere wigumya kumutekereza ubama nk'igiterane kimwe twari unteye ubwoba kumbi ni Valence urimo kukuriza gutyo tega makuru ni kuvuga ubama nk'igiterane kimwe akaba seminari y'abantu benshi iyo baba benshi ababwira uburyo kutumva umwana wabyaye ari ikintu ntabwo ngize mwereka urukundo rw'umubyeyi ariko ndi kwicuza wakoze iki se ibyo wakoze ntubizi watanze uburere kuba yaravuye mu rugo nibwo bugabo nanone nanjye kuba nkiri ahangaha nanjye ubu ntangiye kubyicuza ahubwo yakoze ikintu cyiza cyo kuva ahangaha akagenda kuko nanjye yarambangamiye abasore babiri mu rugo ntabwo byari ibintu byoroshye ntabwo oya wintunga intoki mama hoya winyubahuka sibyo nanjye ndi umuntu wiyubashye warambyaye ariko ntabwo byari bikwiye ko abasore babiri kwa mama wabo ahubwo ni uko utarimo kumva neza ngo ufitiye agahunda keza niko nakita nta gahunda kuko nkuko kera wajya guhimbwira ya nseko yawe tingwe no nkubwire gahunda k'uyu munsi ndakumva wongeye kuvuga amagambo ameze gutya hejuru y'umwana wanjye nta kibazo ariko guhereza isaha mfite uburenganzira ceceka ntabwo naceceka ahubwo wowe ibya Valence byihorera
shaka uburyo ushaka undi mwanya tuganire. urabimeze bite se ko wicariye aho ngaho? ntabwo ugira nicare nze ngufashe kwicara mu gikoni se. siko waje ngaho kuri wifi ntabwo nakugurira na internet ariko wayigura nako ngura umukire ngo ufite amafaranga. Umuntu ufite akazi waje kugutira. uranyibukije ugiye ngiye kureba abashuti banjye tubira aho ngaho. icara. asubundi reka nkubaze amafaranga usigaye ufite uri mu kuyakura? Shana nta birenze mbese kubisi ko nta kazi mfite ndagenda. nyine nta kazi ufite niyo mpamvu birenze wimbwira ngo ntabwo birenze. amafaranga usigaye ufite usigaye yakura? mani wibikomeza ngenda nkera n'abashuti banjye tukiganirira ugutegeye moto gutyo nkakubita umufuka tu. abashuti bawe reka nkubwire sibyo? ndashaka guhera uyu munsi ko ibintu byo gusohoka winjira usohoka saa moya winjira saa moya z'ijoro biri burangire. ku buryo sinzajya nguma mu rugo gusa nkicara mu rugo gusa. ahubwo si no guma mu rugo gusa no kujya ku muhanda ngomba kujyamo ikintu ugiye kuhafata byanaba ngombwa nkajya kukifatira. biremereza rwose nta hantu mba ngiye nta bintu birenze ni ukugenda nkiganira n'abashuti banjye gusa nkigarukira nta bindi rwose mba ngiyemo. umva nkubwire sibyo? ibyo by'abashuti bawe mu rugo se dufite inzu ntoya ku buryo batakwirwamo, dufite si igipangu gitoya ku buryo banabaye benshi mu nzu utabasohora ngo bajye hanze. ariko ntabwo bose bajya bahora baza mu rugo none se ubwo urumva bajya baza wese ko uhora iwabo ko wese akaguru gutya gusa buri munsi ko uhora iwabo. ntabwo nanjye ari ahantu hamwe njya ntabwo ari ahantu hamwe njya. noneho ukora mu kigo wenda se cy'ivugabutumwa uyu munsi baba bagutumye hano ejo bagutumye hano. oya ni kwa kundi nyine uyu munsi nsura umushuti umwe ejo nkasura undi gutyo. umushuti umwe ejo nkasura ubundi. aho urumva ufite ubwenge buzima. akujya umenya ko nakuze imyaka 18 nabayirengeje mfite n'indangamuntu nta kintu naba rwose ndagenda nkagaruka amahoro. wari wamuna se ngaruka hari ikintu nabaye singaruka ameze neza. ubwenge ufite rero bukeya nubwo uko wafashe irangamuntu utekereza ko wakuze. ariko nawe mveteza gutyo ntabwo nciriritse kuri urwo rwego. njyewe ndagenda nkigarura nta kibazo na kimwe ndagira mu nzu. uyu mukobwa hano hepfo ntiyatangiye nkawe baserera bagaserera tugahurura niwe muntu wahururaga mbere. iriya sinda yegetse. none uvuga ko nanjye bazayintera se? sister reka nkubwire kandi twumvikane guhera uyu munsi ukwiye kujya ugenda ari uko wasabye uruhushya mugenda hari uhamagare mu rugo ubabwire kugiye ubabwire nawe bizahura nkubwize ukuri bro nubwo uri musaza wanjye mukuru ndakubaha nka musaza wanjye mukuru ariko ibyo kwicaza mu rugo ntabwo bizashoboka. nkubwize ukuri ntabwo bizava mu gihe nicaye mu rugo umunsi wose. yego man ibaze rero nahicaye ntabwo bishoboka ku myaka yanjye nicaye umunsi wose ntabwo byavamo. nkubwize ukuri ntabwo byashoboka. ntabwo nakirirwa nicaye mu rugo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere nicaye mu rugo ntabwo byashoboka. ngaho nkubita urushyi ntahe rero ubaye mukuru nyine wabyimbye warakuze. ntabwo nari gukubita nyine mu musaza wanjye mukuru ndakubaha ariko ntabwo wavuga ngo uzanzirikira mu rugo buri munsi. yego ko mana gute se ntabwo byashoboka pe ntabwo byashoboka. ibyo navuze ntabwo ndi bubisubiremo bitari ibyo reka singira ikintu nkubwira. nabyumvisha ariko ntabwo byavamo. warumbwiye ngo ugiye warumbwiye ugiye ngiye nyine kubona n'abashuti banjye tukiganirira. hehe? Nyamirambo. none aha ngaha nkivuga nkubona uko wazamutse niba ukatira iburyo niba ari ibumoso nkubona urenga ujya mu rugo. subira mu rugo se? yego ko mana ndabubwiye ngo nkubona urenga ujya mu rugo. nabiteguye namaze no kubabwira ko ngiye kuza ntabwo nshobora gusubira mu rugo byo ntabwo byashoboka. simvugane nawe byinshi subira mu rugo aya masaha ntawe kuri iyi nshuro noneho nkurushya noneho rwa nyuma. ase uruzi ko manuka se aho uzi ko umaze kwigira nyine nkaho uri umu manuka ujye mu rugo manuka ujye mu rugo kandi reka nkubwire genda witotomba ariko usubire mu rugo sinkeneye kuzongera n'umunsi umwe na bya bindi wigiraga nkungiye nabyo bigiye guhagarara nta soni.
nyine ibyo byose abantu barimo bibaza ntabwo ngiye nabitindaho cyane sibyo mwana ngiye nkumbuye umuvandimwe tu ariko rero ngiye nakomeje gukurikirana nyine ibintu byatumye agenda na n'ubu ngubu ndacyabyibazaho ndakomeje kwibaza kuri uriya mukobwa bakundanaga mani simbi se ibyo bihuriye no kugenda ko we ntabwo uri kubyumva ngewe nateje abasema uriya mukobwa nibwo yarakimukatira sibyo yaramwanze nyine byaba byarangiye ntekereza ko wenda Valence ashobora kuba yaragiye kubera guhunga igisibo kuko abantu muri karitsiye bose baramenye ko wiseka mani ibintu binsetsa ubu Valence n'umwana wo guhunga kubera ko umukobwa ko yagiye iryo joro baraye bashwanye ngiye nacyo kintu ndi kugitekerezaho Valence yagiye kubera inkeke mwamuhozagaho mama wawe ngaho najye mu kazi ngo iminsi ngahe ngo umwana ngo arengeje imyaka 20 ningahe ngo ajye mu kazi ko wari ufite akazi mama wawe afite akazi ubuzima nta bantu zibamaze n'imyaka irenga 5 babibera mu rugo barabuza akazi ibyo bikaba byatuma kandi umuntu agira amahitamo yiwerega niba ukunda ku mwarimu uko mwabimuforosaga njyewe nkaba nikundira ubucuruzi nawe yarabikundaga kuki mutafasha mu mushingira iduka akore nese ibyo bikaba byatuma umuntu ahunga mana ni ahunza amasiresi yanyu ni shama abo we na Valence mwaganira gasimbizi wowe ese ubundi mu by'ukuri wenda ni nkireja reka tubivuge nkaho wenda yaba yaragiye tutazi nawe yagiye tu ni nkireja jambo yasize kubwira yanyu mbikubazemo gutyo kuko nge ikintu nkubwiye cyo nawe gitekerezeho mana uriya mukobwa yamukundaga sibyo ntiwayibonaga mwaramubajije se uriya mukobwa nyine icyo nicyo nshaka ko dukurikirana rero tumenye ukuri aho ni sawa yaramukundaga bya danje noneho sinzi ikintu bapfuye barashwana umujinya Valence yagize umujinya yinjiranye mu rugo ni wowe ndahamya ntashidikanya ko uriya mujinya rero watumye ahunga nyine ndabizi neza ko ahantu Valence ari ni muzima ahubwo ikibazo mfite kandi ikindi wowe ukomeza uvuga ngo uriya mukobwa Valence naza ndabizi ko bashobora kwiyunga ko barakundanaga wenda sinzi ikintu bapfuye ariko wasanga ari bimwe by'abantu bakundana azaza bakongera bakiyunga ahubwo se umunsi yaje n'amakuru ngufiteho ariko keretse niba ibintu ngewe nabwiwe atari byo ko sindakwifatira bakubwiye ngo iki urabizi ibyo bambwiye gusa nyine wenda nanjye ntacyo naguhisha sibyo none inshuti y'umuvandimwe wanjye ntari biryawe tu none bimeze bite uriya mukobwa mwana nye ukurikije ukuntu umubona sibyo nanjye ntago ndishyashya nyine wowe wibiseka mani ibintu biri seri agiye kuvuga ukuntu kinameze neza nge navuze ati na petit frère burya ntabwo yarya wenyine mani umukobwa ameze neza oya ngewe narimo nshaka ifoto yo kujyanye kwereka oya byibuze reba no mabuno mani oya reba nyashi uranyereka iki se sinyazi nese de gute ahubwo ngereka nkubarika mubaze mani ni gute uriya mujama mani ngo ni ubu already wamaze Valence ibintu bye byose ngewe nabikurikiranye reba ko nakagakobwa Benita gatangiye kugenda kamwiyumva ahubwo rero mfite ikibazo ko ari we ushobora kuba warariyicisha umuvandimwe ni gute umuvandimwe abura ugata icyizere nta n'imyaka ingahe irashira umwaka sibwo ugiye gushira ariko ibaze already ngwise ugenda utangiye ibyo umuvandimwe reka tubyihore umukobwa bateretanaga ntabwo ari ubwo se naza muzakirana nese nge sindi umugabo nyine ubundi nge n'icyo kibazo mfite ubwo umuvandimwe umunsi azagaruka mani muzakiranuka ariko ibaze intambara y'abavandimwe ngo muri kurwana mupfa umukobwa ngo mwana ahubwo we nta makuru ufite cya kijama mani petit frère ni fake bro kiri kwirangaraho ku mwana mwiza nk'uriya ahubwo agashya ngiye kumukorera sibyo kugira rero ko ngemba ndi na seriye mani cyazanye ubugoryi nta mafaranga gifite tukiwe kujya gukorera amafaranga kikabyanga none mfite ikofi yanjye sibyo ngiye kwishora ura mu bebe nitudakora igikwe nitudakora igikwe uzamenye ko ngiye ntari umuntu w'umugabo aho mu bebe ngiye kumurongora mwana biri seriye kandi wibiseka ura mwana ni mwiza mwana nta hantu yanshikira nubundi ni umuryango umwe yaba ashatsemo nta kibazo ese yajyaye nyirabukwe ntahindutse umva bro Valence ni inshuti yanjye ameze nk'umuvandimwe ibyo bintu uri gufatamo imyanzuro nizere ko ugomba kubisubiraho nyine ukabyiga byuzuye ahubwo nkibonye kuko intambara zanyu nge ntago turi kumwe kabisa ibyo ndi gutekereza ni ububwa shaka undi mukobwa ufite amafaranga ureka azaze bashaka ukuntu bigenda bongere biyunge cya Valence nkibonye nanagitumira kigatangira gushaka ikoti ahubwo wowe man umva nyine diro nyine nshaka ko dukina diro ngiye kuguha sibyo wowe ibintu ugiye ko
nyine buretse Deal wumve zawe ntabwo niba ari izahise mani ntabwo ari diro mbi ni diro nziza mwana kandi nawe yakugirira akamaro sibyo okay niba itarimo nyine uva isi ukuntu gahunda zimeze wowe mva mwereka tugiye kubigenza sibyo njye n'ubundi isimbi turimo kubyaranja wereba ukuntu wataka kariya kana ka Benita ubundi twibere famiye nziza sibyo iyo niyo diro tu nta n'ikindi ataka ka Benita ntabwo wabyumva gusa muri ubwo mutima wanjye umeze nko ari umuntu wafashe icyuma agashigisha amasebe wenda byumva rwose mama wenda byumva nabaye umubyeyi mwiza numvaga nzaba umugore mwiza w'intangarugero numvaga nzaba icyitegererezo ariko nabaye ikigwari kugeza kuri ubu munota sinzi ahantu umwana wanjye ari sinzi niba akinabaho gusa ndicuza ubundi uracyari umukobwa ntabwo uraba umumama ariko inama naguha uzaranire kuba inshuti y'abana bawe kandi ubatege amatwi muri bimwe biri kuntera aya marira nuko nigeze numva umuhungu wanjye kandi nkababazwa cyane no kuba ntazi ikintu cyamujyana gusa ndamukumbuye oya se wenyine nanjye mu by'ukuri ndamukumbuye buriya Valence yari inshuti yanjye twariganye nawe urabizi twarabyirukanye nakuze mureba nanjye kumara iki gihe cyose tutavugana nanjye ntabwo bibaye gusa none hari ibyiringiro ko wenda we Kahori yaba ameze neza nta kibazo afite njye niko mbyumva nkeka ko ameze neza kuko urumva yagize ikintu kibi cyaba cyaramubayeho ukaba twarabimenye ubundi ikintu kinera ibyiringiro ni uko ndavuga nti iki gihugu cyacu cy'u Rwanda tubamo nta muntu upfa kugenda nyine ngo ahere gutyo abe yasemye ariko nahari umwana agashobora kuba atari amahoro oya humura kuba atari amahoro n'ibyiyumviro nyine ufite nk'umubyeyi kandi buri wese abantu babonye uyu nguyu ariwo mwanzuro wafata kugira ngo ugende usiga ndi kurira amarira angana gutya numva ni ukuri hangana kandi urabizi neza ko ameze neza ntabwo numva ko ikintu aba yarabaye gusa wenda gusa basi hari amakuru wabuze kuri kumenya mu mutima nk'aho wenda hari ikiza waba umuziho aka kanya nta makuru ye mfite wenda yuko yaba amerewe ariko yo mfite n'aya mbere ataragenda kuri Valence twaraganiraga yari aremerewe cyane yambwiraga ko hano mu rugo nta muntu umwumva nta muntu umuha agaciro buri wese amufata nk'ikigwari yajyaga ambwira ko umunsi umwe azabirambirwa ko ntabwo nari uburyo azabirambirwamo yambwiraga ko adafite agaciro kangana mukamukuru we rimwe na rimwe yajyaga amubwira n'amafaranga pe Valence yagiye cyagira ikibazo mu mafaranga yagiye atanga yansubiza twamihangana mami ntabwo mbivuze kugira ngo bibe byakutira mami ntabwo ari cyo cyanzaniye mbona wihangana mami please barunyumve hasi ngwino murazagana icyo usanga cyose nzakigwa mwihangane nuko nakoze ikosa ryo gusumbanya abana
ko nditeguye gupfukama imbere yawe nkagusaba imbabazi Beni baba ushake uburyo bwose bushoboka nabona mu mwana wanjye kuri ntabona Valence nagupfa oya ntacyuba ese urumva oya ungiye icyo nakubwira humura aka kanya ni ukuri kwiyumva ndabizi nk'umubyeyi niko n'undi mubyeyi wese yakiyumva ako humura iminsi iba myinshi gahimwa n'ubu kuki mama Vale mbora wihangane utagira ngo ni ikintu kindi yarambwiye ntabwo nengambiye no kuri kugukomera mvara kapize oya mama Vale ihangane Jemba niyumvamo ko azagaruka kandi akagaruka neza ari umwana utewe no urugero gushima no kumugira nk'umwana wawe umureba noneho ukamwishimira ari umwana ugaragara neza mbere y'umuryango ndetse n'inshuti ze icyo ushaka kumbwira nshaka basungira inama nk'umubyeyi n'ubwo nkuruta umbwiye ikintu nkagombye gukorera umwana wanjye kugira ngo yakugire uramutima nari gukora ikintu cya mbere kumukora no kumutega amatwi kandi ikindi ukamwereka ko ari angana na mukuru imbere yawe Vale ngwino ngutega amatwi mama nawe yarenga niyo nakubura nashaka nkipfira upfugiye yaragukeneye ese ukeka ko agarutse yaba akeneye ko wowe ugenda urumva rero ibyo byose nyine ntabwo byari guhita birangirira aha ngaha tutabanje kuganiraho ikintu kimwe ariko akajya mu rugo ntabwo ndi bukurenza aha ngaha ahubwo upaye oya se mvaga aho ikintu zimeze ku isi ugenda se none aha ngaha none se rega reba no se ubonye ibintu biri mu rugo ngomba gukora waje utuma nabikora ngomba kujya mu rugo nyine kugira ngo mbitunganye hakiri sasa rero ntabwo nanjye nari mfite umwanya munini cyangwa se uhagije nanjye wari umwanya mutoya ariko icyo wongeye kukubwira aha ngaha ni ibintu nari maze iminsi ntekereza ariko nari nanze kubikubwira tukiri mu rugo ndavuga ati ndaza kubikubwira wenda umperekeje nk'uku nguku rero ubwo niba ugiye kugenda reka tubiganireho bitewe bite nyine ibyo bintu rero ni ibintu byiza bitewe n'igihe tumaranye nawe urabona ko turimo tugenda twiyubaka turimo tugenda tugira ibindi bitekerezo rero nagize igitekerezo nshaka ko tuganiraho ubu ndumva twategura wenda ubukwe twategura ubukwe gusa ntiwaba wihuse aya ntabyo kwihuta bindi birimo ese igihe tumaranye tuzageza ryari ahubwo wowe wari igihe tumaranye nyine haracyari igihe kandi turacyari na bato tugomba kubanza kubaka ubuzima tugashaka n'amafaranga yo gukorwa rego ubukwe ntabwo ari akantu gatoya ni umushinga munini wagutse ntabwo watekereza ngo kwa kana kabazantwerera niyo bagutwerera ibyo bishobora kuza ari support cyangwa se nayo bagutwerereye ukazayakoresha nyuma y'ubukwe ariko hari amafaranga wateguye rero ntabwo nakemera ko none twita dutegura ubukwe reba nkanjye akazi kanjye nta amafaranga ahagije kama amafaranga make kandi bagomba gufasha na famille rero uyu munsi ntabwo nahita mbaturaho ngo dukore ubukwe gusa nyine ntubitindeho cyane ibyo kuvuga ngo twaba twihuse njye nta kibazo cy'amafaranga wenda twabiganiriyeho wagiye ubibona ntabwo nabitindaho cyane ahubwo icyo nari mfite imbogamizi cyangwa ibyo natekerezaga nandi bumvuga ati ese ko twaba tugiye muri ibyo byo gupanga ubukwe Petit Frere agarutse nicyo kibazo mfite kabisa Petit Frere wibyitaho kubera ko n'ubundi yagiye twaratandukanye ushatse kuvuga iki Ibomera wasomeze ute sinzi uko nakubwira ariko nyine ndaho biraho tu ndaho biraho nta morale nkigira ayo kabisa rero icyo gituma nguhamagaza iyi nzu uko mbona gucyambanya ngari gute se konzi ko Valence muri inshuti pe ariko nta kibazo yamuhisha oya ntacyo wambaye ukambura na Valence yagiye kuba ubwo se koko nabanza aho Valence ari nuko utazi inshuro nza hano udahari nabanza ahantu ariko ko singeyo byibuze nanjye ubu ngubu njye n'uwambwira basi ko
yaba yaruriye na bwa bwato bujya bujyana abantu hanze njye namukurikira. Valence yari inshuti yanjye muri no quartier yose. Sinzi ko nabona undi muntu nka Valence. yego wenda ajya akanambira nawe ariko byibuze namubonaga iruhande rwanjye bya bigaba byiwe ndabikunda n'abandi ko ndabizi badashobora kuba yakubwiye ngo bigira ibanga rikomeye ariko umve ko ntatuje sinuje pe basi niyo mwajyaga muganira nyine hari kuganira n'umuntu ukumva nyine n'ubundi umuntu yagiye akavuga ati yajyanywe n'iki mbona ikihe kibazo. Okay, mama urabizi ko ngufata nka mama ntabwo nakubeshya ariko nyine Valence njye ibintu maze iminsi ntekereza. Valence ahanini ikintu cyamutwaye, Valence yagiye ari gushaka mbese nyine kubikiza. Ushatse kuvuga iki aho ngaho? Ushatse kuvuga ko ibintu byanjye nawe wundi byari byararangiye. Yego. Sasa rero wenda niba byararangiye njye ntabwo nari mbizi, ni urumva ko unkuye mu rujijo. Gusa ikintu twakora mbere ya byose ni uko twabishyira ahagaragara tukabyigaho neza. Njye nta guhubuka kundi mfite cyangwa se nabanje kubitekerezaho, niyo mpamvu nari mbikubwiye ko kugira nawe ubitekerezeho wumva icyo wakora. Nese ubwo uyu munsi wananambwiye mu rugo ngo dufite ubukwe, urumva amafaranga yo guhita ukora ubukwe byakunda? Ko nyine situation yanjye muzi uko imeze. Nese we hari ikindi kibazo wenda wari ufite atari icyo? Nta kibazo mfite ariko nese kuki wumva ko ngiye hari icyo ntakumarira? Niyo mpamvu rero nyine mfashe icyemezo nk'umuntu w'umugabo aranatumara nyigeshere, sibyo? Ntabwo ibintu byo kumbwira ngo nta kintu ufite wapi. Njye nta kibazo, twagendera ku byanjye kandi nta nubwo twaburaho kuba cyangwa ibindi byose. Amazu, imitungo mu rugo irahari, nta kibazo, amazu arahari, ntabwo ibyo byatugora. Wewe bitindaho cyane, fata umwanzuro rero twakorana ubukwe tubishyire ahagaragara. Wenda nawe uri umuntu mukuru kandi igihe tumaranye ntekereza ko wagiye wiga byinshi mu rukundo rwacu. noneho njye mu rugo ndaza kubitekerezaho mbiganirezaho no mu rugo ndumva icyo bambwira ndabikora. So ni byiza nawe ndakomeza mbitekerezeho turebe icyo gukora. Hagumisha rero. Kubera ko nyine twaraganiraga akambwira nyine ukuntu hano yari hano abari induru gusa mwese mushaka ngo ajye gukora, ngo ajye kuba umwarimu, ngo ajye kugira gute, noneho ngo yanababwira ngo mumuhereze nyine nawe ibishoro kuri Diego asigaye akora ngo mukanga. Rero yigeze nansaba kujya buriya sinzi niba barabikubwiye bazajya aza hari ku iduka ngo tujye twirwana twembi ngo arebe ko byibuze nyine yareka kuza hano kwirwa mu rugo ngo iyo muri kumwe nyine ngo mumubwira nabi. Ariko njye ntabwo nyine nari nzi ko yafata umwanzuro nk'uyu nari kuba narabikubwiye, ariko sinzi nyine ntabwo namenya ngo Valence yagiye gute, ntabwo mbizi kabisa. Ese reka nkubaza, ku myaka yawe ufite ubu uri umuntu wo kumva ko nawe washaka kurya imitsiba cyangwa nawe wakishakisha nk'umuntu ushaka kuba umugabo w'ejo hazaza? Valence ntabwo tumubwiza ukuri. Diego kuko Diego namuhaye igishoro, ariko namuhaye igishoro kubera ko muri umuhungu muzima ufite ibitekerezo. Ubu se ishoti igajya amuhereza amafaranga ashaka arakora, niba acuruza amayinite akigira kwigura amasitiri. Kuki cyajyana umuntu kuvaga abapanga baranyishyura ngo ntabwo namuhaye amafaranga? Nyine mama ukuntu bimeze ndabizi nyine Valence ashobora kuba yarakoze amakosa, ariko ahanini nyine namwe nk'ababyeyi hari ibintu mukora nyine bigakora ku mutima w'umwana, none ntabibone ko wenda ari byiza mu mwifuriza akabona nyine ari kubangamirwa, noneho bikamuviramo no gufata wenda imyanzuro mibi. Urugero wenda wasanga mutarumvise nawe igitekerezo cyiwe, mwumve nyine ikintu ashaka gukora, nyine ibintu bye mu biha agaciro basi nawe mumugerageze nyine abyangiza, ariko byibuze yagerageje. Ariko gora mumushaka ko ajya mu nzira mushaka, ntimumwumve rimwe na rimwe yakikoza kuri mukuru wiwe bagaserera, yagaruka iwawe nabyo bikaba ari ikibazo. Njye numva
nyine yarakosheje ariko namwe ku ruhande rwanyu wenda ari ukuntu wenda mutamubaniye neza nyine birambabaza nyine kuba Valens adahari ndamukumbuye ko ni inshuti yanjye reka kurira kuko ari kwishinja amakosa maze iminsi numva kuri radiyo n'amateleviziyo abana benshi bari kwihora mu minsi kubera iki kubera urukundo rw'ababyeyi nyine hari igihe umuntu yihugiraho ugasanga ntabwo umwana mubonye ariko Valens umwana wanjye ahantu uri basi n'imuzika ko undi mama wawe ndacyagukunda basi se ubaje ko nakatagukunda kandi nabari kuri ameze neza ndabizi njye narameze neza ntabwo Valens yapfa ashobora kuba yaragiye nko muri Amerika Valens ndabizi yagiye nko muri Amerika ndabizi ko azagaruka ahubwo gusa ninjya amahirwe nkabona aragarutse umwana wanjye azanicara amutega amatwi uko ntega amatwi teta nkayatega Diego ndiko nawe nzamwumva kandi nawe uzagera hose ari ababyeyi uzabagira inama nk'iyo nkubwiye uzababwira ngo abana b'iki gihe bakenera urukundo rw'ababyeyi kuruta uko bakenera amafaranga n'ibindi bibaturuka Valens Yesu mwami Bari wansuje Bari ntabwo wapfuye oya ndi kurota ariko nemera gukoraho wansuza nta kibazo Bari yes makuru se cyakoze manu ushimwe n'ukuri pe Bari uzi ko tuzi ko wapfuye ko napfuye Bari uri mubi pe iri serious n'ukuri uzi ko nurutse iriya ruguru mu gasandire nakubonye moto ikumanura hanyuma imodoka yabasize ufata moto fashe moto niruka umumotari ndi gushaka kumukuraho vuga nta kibazo Yesu none umanutse yarandi kwiruka ngo hamagara ntunyumve Bari ni wendi kubona cyangwa ndi kurota none se vande ni jewe iyi myenda wambaye ni ya nyayo cyangwa nyine urampfunyikiye Barcelona imeze ite cyakoze Imana igira amaboko oya vuga nta gihunga amakuru se amakuru kuri ya quartier reka umutima warumvuyemo yewe menye turutse kure abantu bambonye bacetse ko nasaze amakuru se ya amakuru nayangaya maze igihe kinini nyine ariko ndabumva sumpamagari oya tubanze tuganire oya wigira igihunga mwaka ntiyari baye ibiri ese Bari nta nuko wadutelefona ya wenda ngo umuntu yavuga ko ari ikosa ariko numva nyine kirya gihe byarangiye ngiye mu kugenda rero ndajya nkora ikosi aho dusohokeye tujya hirya no hino hatandukanye mu mashyamba mbese wumva yuko ubu ngubu nibwo nabwo nanjye mbonye akaruhuko ndavuga ati reka nze ndeba abavandimwe nsuhuza inshuti ya gusa ndabona udahinduka Bari reka nkubaze ukuntu twari inshuti dukorana buri kimwe dusangira buri kimwe wirirwa hari iwanjye
wa munsi ntumbwire ko wari ufite gahunda yo kujya gukorera igihugu ntumbwire ngo basi nanjye tujyane bari kubizi ko turi inshuti ahantu hose twari kujyana n'ibintu nari gusigana nakinze umuryango tukajyana uzi ukuntu twahangayitse uzi ukuntu no mama wawe no hafi yo kujya muri sinzi ko ubwo none nakubona ukuntu biri bugende menya ari buhiteye kubita hasi ariko wenda umuvandimwe wawe wenda ameze neza ariko turetse ibyo ngibyo bari ubushuti twari dufitanye kuko umwaka wa mbere ushire uwa kabiri wamusha muvandimwe wambere inshuti rwose reka nkubwire ntago ndi butinye imyenda wambaye ndayubaha ariko wambere inshuti itari nziza ku buryo wabuze n'umuntu watira telefone basi ngumpamagara nyine urumva turi mu kazi uzi ko nta nimero zawe nari najyanye telefone byose twarabisize mbese usibye akajezi nari mfite niko nyine nuri iyi modoka mfite ubwo rero naho twapasingiye twagiye muri byinshi nkagereza uburyo bwose bushoboka nawe ntugikoresha social media nagusaye kuri Facebook ndakubura nkushaka he barabihakinze barabitwaye icyo nicyo cyatumye wenda mvuga ati umunsi wenda nzagaruka nzakubona ariko nta kibazo rwose kandi urabizi nje nari mbizi ko utapfuye nari mbizi ko utapfuye abantu bavuga ko napfuye aya muri quartier bazereka ko wapfuye ahantu hose sinzi menya ni wanyu mama wawe yaramaze kwanzura ko wapfuye ahubwo yarasigaje wenda kuduhamagara ariko nyina nababwiraga ntago Valence yapfa ukuntu yari ameze ahubwo ashobora kuba yarabonye nk'ubwato buri kujya nko muri Amerika agahita nari mbizi kuzagenda ugakira nari mbizi ariko nyine uburyo ukizemo bitandukanye n'ibyo natekerezaga ariko ubwo nibwo bukire bwiza mbonye ngiye nari mbizi ko utapfuye ariko mu bantu bagize amahirwe no kumenyana na fande muri quartier none ahubwo uzanize imyenda noneho baje musi mbemeze cyakoze dani wowe ugiye kuba mu Rwanda neza ubu ntabwo ugihindukira cyaro wa kera ndahinduka gute se ko ibintu byanze nese ubucuruzi bwawe bumeze bute biragenda ariko nyine akazi kabaye dani nawe rero mu Isilamu ntukwijijisha ntuzi gukorera Nyamirambo se ko mutavuga ahubwo se ndabona wagira ngo amasaha aranageze ndabasura akanya gato mu kanya ndabona uzi guhinda ahubwo se nusaza naringiye ngiye mu kibina suratinda ntabwo ninda ariko ngiye mu kibina gutanga amafaranga ndananiryamye niba nameze neza mu mutwe igihe wasanga nagiye cyakoze ndakeka tete ufite filime se twe twirebera turaba tureba nta kibazo tukamukana yakiriye abashyitsi bari biti bizanira amahamba ntunshinge ndashonje rero turatinze we namwe mubanze ese ndavana nariye kandi ubugene ndavana ndi ibyo bivuga na mugenzi wawe reka ndambyite mwiyiteho nazira telefone yanjye isize ubundi sinzi ndashaje apo niba bari mu cyumba mbagenda nawe unetera n'akabiti n'irebe urashonje cyane se none nasura njye abana bakiri batandatu ushakira icyuryo utazagenda ndavana ndiye kuko ndajya mu rugo niryamira kiba nirebera televiziyo wowe murasetsa kabisa mwana we uko disi wananamatse ongera ongera uzi ko ari n'ifomu y'igihugu urimo gufata gutyo wowe mwana we she n'ifomu zirakubereye siko wabaye seriya umenye ko turi inshuti nkeya zo kumvana seriya egerayo mbara umbwire mbara iyi nifomu urabivuga iki turiyahaboneze bite wabaye ndanyingofera nabanza arabereka kwambura ese iyo abantu bawe basike batabirya ku nshuti zabo utangiye noneho gukurikira amategeko y'igisirikare ariko mana yanjye none reka nkubwire ako se banze murebe wabaye umugabo cyakoze ase wamuretse akaruhuka wowe twabaye n'imbogari nawe gusuje wahinze waba ubonye Valence ngewe tumaranye imyaka uraho none se fresh cyakoze undi kwibaza mama we nakubona asogomera yewe giye mu kibina ahitaze ntabwo nawe telefone ntabwo bakora ko yone uzi ko wabimbwiraga akagira ngo ni imikino umva nyine telefone ntabwo bakora ko yone
nibyo nari ndikubwiye we wahinze ahubwo njya gusa nyine si turi inshuti Yes. Ubushuti mu buzima busanzwe ariko uyu mwene ni uw'akazi. genda ubona waranahindutse usigaye uvuga utanaseka ndabona ivansi w'ikiwerewere twaga dushwara ndi kumuguriza amafaranga nakore kamukegaho agatera inshuti yawe Amakuru. ni meza Ese murambwiye ko wese wararishoboye none se bamwambitse atashoboye ubyuka ngo kugenda ku migozi ubu byose urabizi umwana wawe akorera ibyo jisho afite none ubu ngubu nguze ahantu wahita umwana agahita sinzira mera umwuka ese ibyo ngibyo mubikura he? aya makuru tuba tuyafite no mujuru yatera ngaho si uko usigaye warisereye cyane we ujya umenya ko ariko niba uri mu rugo mu nshuti zawe by'ubusirikare bigabanya nawe usikwiye kuntera ubwoba Ndabyumva ariko ntihagabanya umusivile cyane. mbwire nyine umunsi wa mbere wibona muri fomu Ma. Waje ukansuhuza.